reka tubifurize ibihe byiza bakunze ibiganiro bya radiyo rwanda. tugeze umwanya w'ikiganiro kubaza bitera kumenya. none rero turagaruka, ni ukuvuga ngo kubaza bitera kumenya. none turaganira ku birebana na serivisi zitangwa mu butaka mu buryo butandukanye, ariko mumaze iminsi mwumva gahunda yatangijwe tariki 6 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2023 igamije gutanga icyemezo koranabuhanga cy'iyandikisha ry'ubutaka, ni ukuvuga electronic land title. Ese mwaba mwaratangiye gushaka icyo cyemezo munyuze mu ikoranabuhanga? Iki ni ikibazo umuntu yibaza. Ese ubundi iki cyemezo koranabuhanga kubera iki? Ese giteye gite? Gitangwa gute? ninde uhabwa iki cyangombwa? Ese kizasimbura ibyangombwa twari dusanganywe biriya bikoreshwa mu mpapuro? Ibyo dusanganywe se byo by'impapuro bizaba bifite akahe gaciro? niba tuzaba dufite ikindi gikoze mu ikoranabuhanga bifite akahe gaciro? n'ibindi bibazo byose abantu bibaza. Abasaba iki cyangombwa banyura mu zihe nzira? N'ikindi kibazo cyose rero waba ufite kirebana na serivisi z'ubutaka, muri iki kiganiro cyacu tuguhaye umwanya uraza kukibaza. Tukaba dufite rero abagiye kudufasha muri iki kiganiro kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ibi bijyanye n'iki cyangombwa koranabuhanga, ariko n'ibindi bibazo byose biri mu butaka. Abo mfite hano ni impuguke mu birebana n'ubutaka n'izo serivisi zitangwa, baraza kudufasha. Turi kumwe na Bwana Muyombano Sylvain, ni umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo. Bwana Muyombano, ikaze muri studio za Radio Rwanda. Murakoze cyane. Umwaka mwiza kandi kuri twese. Ndumva duherukana muri izi studio hashize igihe. Ikoranabuhanga mu butaka n'ubundi. Yego. Karibu rero muri studio za Radio Rwanda. Turabashimiye. Ari kumwe na akumuntu Athan, akaba ashinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ibidukikije. Nawe tuguha ikaze. Murakoze cyane Mukama, nitwa Akumuntu Atanazi. Akumuntu Atanazi, kandi ikaze muri studio za Radio Rwanda. Ndabashimiye cyane. Umwaka mwiza kandi twese hamwe. Yego, namwe tubahaye ikaze bakunze ibiganiro bya Radio Rwanda aho muherereye hose mu gihugu ndetse n'abari hanze, kuko iki kiganiro hari abantu bafite ubutaka bari muri diaspora, nabo ugikurikiye yumva ashobora kugira igitekerezo atanga, turaza kumuha umwanya. Irango kuri Facebook ya Radio Rwanda murabibona ko twabahaye uburyo bwo kuza gutanga ibitekerezo byanyu, ndetse no kuri WhatsApp ya Radio Rwanda, aho hose mushobora kuza gutanga ibitekerezo byanyu kandi mukaza gusubizwa. Imirongo yo ni yindi 252 57 61 na 252 57 51 kuri WhatsApp murakoresha 0788147222. Nuko dusangire ibitekerezo kuri iki cyangombwa koranabuhanga, ariko n'ibindi bibazo mwamufite birebana n'ubutaka nabyo turabiganiraho. Reka dutangire iki kiganiro tubanza kongera kwibaza iki cyangombwa koranabuhanga, aba ari cyo mubanza kudusobanurira. Bwana Sylvain, banza udusobanurire iki cyangombwa kubera iki cyangombwa koranabuhanga kije gukemura iki? Murakoze cyane. Nibyo koko kuva kuri tariki 5 Mutarama uyu mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyatangije uburyo bwo gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kubera iki? Icyambere nuko nkuko mubizi ikoranabuhanga rituma serivisi zihuta, aho umuntu yahagombye kugenda n'amaguru akabona ubutumwa bugufi kuri telefoni, kuri email, kugira ngo ashobore kubona ya serivisi mu buryo bwihuta. Yego. Icyemezo koranabuhanga rero cyaje nko muri politiki ya leta muri rusange yuko serivisi za leta zigomba gukora mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bifashe buri munyarwanda wese kubona serivisi atakoze ingendo ndende. Rero nubwo ni itegeko ry'ubutaka ryateganyije yuko icyangombwa cy'ubutaka, inyandiko mpamo y'ubutaka ishobora kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bucapye. Ubu buryo rero bwatangije kugira ngo turusheho kunoza serivisi. Nkuko mubizi akunda kugaragara ikibazo abaturage bakunze kugaragaza cyane yuko bajya gusaba serivisi rimwe na rimwe agasanga umukozi ntaho hari, harakinze, bakazagaruka inshuro 2 inshuro 3, ariko biba byatewe nuko haba hakintu cyangwa magicapye kinoki.
ubu ngubu rero icyangombwa koranabuhanga kije kugira ngo turusheho guteza imbere serivisi z'ubutaka no korohereza abashaka serivisi z'ubutaka kubona ubutaka hafi yabo. Ikindi ni uko iki cyangombwa koranabuhanga kije mu rwego rwo kugira ngo kigabanye wa mwanya umuntu yakoreshaga asaba serivisi. Urumva niba umuntu yafataga umwanya agahaguruka mu rugo agiye ku murenge kugira ngo arebe ko icyangombwa cyabonetse, rimwe agasanga ntikiraboneka, hashira igihe agakaruka agasanga wa mukozi ubishinzwe yagiye mu zindi gahunda zitunguranye. Ibi ngibi rero kije mu rwego rwo kugira ngo iyo umubitsi w'inyandiko z'ubutaka amaze kwemeza ya serivisi wasabye, muri ako kanya uhita ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha yuko serivisi wasabye, icyemezo koranabuhanga cyabonetse cyangwa se inyandiko y'ubutaka yawe yabonetse, bakaguha n'uburyo ushobora kuhita uyifatira kuri telefone utabanje kuvuga ngo nzajya kwishaka ahandi. Uhita ubibona ako kanya umubitsi w'inyandiko z'ubutaka amaze kuyemeza. Mu gihe mbere twibutse ubundi byakorwaga bite kugira ngo umuntu ajye gusaba icyangombwa? Urakoze cyane. Kugira ngo tuze kumva n'ibyoroshye birimo. Yego. Mu buryo bwari busanzwe bukoreshwa kugira ngo umuntu agere urugendo rwo kugira ngo azabone icyangombwa cye cy'ubutaka, ubundi bihera yuko ubanza kujya gusaba ya serivisi, kwishyura ku irembo. Wamara kwishyura ya serivisi ku irembo ukajya ku murenge kugira ngo ujye gutanga ya dosiye yawe isaba serivisi, banakurebe ko ibintu byose byuzuye. Icyo gihe ku murenge bafata ya dosiye bakazashyikiriza akarere. Ya dosiye agera ku karere, dosiye zigashyirwa mu ikoranabuhanga kugira ngo noneho zoherezwe ku mubitsi w'inyandiko z'ubutaka mu rwego rw'ikoranabuhanga. Iyo umubitsi w'inyandiko z'ubutaka yarangizaga kwemeza ya serivisi, ku rwego rw'akarere bagomba kubanza kureba yuko ya serivisi yamaze gusinywa. Byaba byarangije noneho bagafata umwanya kugira ngo za mpapuro bazicape, bya byemezo koranabuhanga, bya inyandiko z'ubutaka zisorwe mu buryo bw'impapuro. Umurenge ukazategereza kuzaza gufata za mpapuro ku karere kugira ngo zishyikize umurenge, kubera ko serivisi z'ubutaka uko ugenda wegereza urwego ruri hasi uba wegera abanyir'ubutaka cyane. Noneho nyir'ubutaka akazashaka umwanya kugira ngo azajye ajya ku murenge kugira ngo arebe ko bya byangombwa bye byabonetse. Nuko byari biteye. Uyu munsi rero intambwe ya mbere muri serivisi z'ubutaka mu ikoranabuhanga nuko twatangiye noneho duhereye ku cyanyuma. Ni kuvuga ko uyu munsi umunyarwanda ushaka serivisi z'ubutaka n'ubundi azajya kwa noteri cyangwa se ku mukozi ushinzwe ubutaka ku murenge, cyangwa niba arerekanye ashobora kujya ku murenge cyangwa akajya kwa noteri wigenga, kuko basigaye bahari bafite inshingano zo gukora iby'ubutaka. Ya dosiye yashyikirije aho ngaho, noneho noteri ku murenge cyangwa noteri wese afite uburyo bw'ikoranabuhanga ashobora kwishyira mu ikoranabuhanga ikahita yisanga ku mubitsi w'inyandiko z'ubutaka. Hari dosiye zimwe nk'izihererekanya zitari ngombwa yuko zigera ku karere, hanyuma izindi nazo azishyikiriza akarere kugira ngo zikorwe. Iyo ya dosiye imaze kwemezwa, noneho bwa butumwa uyu munsi umubitsi w'inyandiko z'ubutaka agikanda yemeza iyo serivisi, uhita ubona ubutumwa bugufi ako kanya nyiri y'ubutaka mumenyesha yuko ya serivisi yasabwe yemejwe, bakamwibutsa na nimero y'ubutaka bwe kugira ngo wenda batanayibuka mu mutwe birashoboka, hanyuma bakamwereka n'urubuga ashobora gukandaho cyangwa umurongo, icyo twita link, ashobora gukandaho kugira ngo ahite noneho ashyiramo indangamuntu ye, babone ihura na telefone ubwa butaka, bamusabe telefone bamuheho nabyita akajambo banga cyangwa code, kugira ngo noneho ahite asohora cyangwa makoranabuhanga we ku giti cye. Kuba korwa rugendo rwo gusubira ku murenge, gusubira ku karere uvuyeho, ni nko kuvuga ngo serivisi z'ubutaka uyu munsi ni inzira imwe gusa, no kugera ku murenge cyangwa ku karere rimwe, ubundi ibindi ukazabisanga ku ikoranabuhanga. Yego. Yenda turaza kugenda tubiganira, ariko reka tujye kuri akumuntu abanze icyo cyangombwa kidekiriva umuntu abanza cyumve neza. Murakoze cyane Mukama. N'ubundi muyombano yarabikomojeho, nagira ngo noneho wenda nsobanure icyo cyemezo koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka aricyo. Ubundi niko mu nyandiko dukoresha niko tukita, mu by'ukuri inyandiko ziri officiel icyemezo koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka. Ariko kugira ngo tworohereze abantu bagisaba cyangwa bagenda bakiganiraho bakivuga, tukita icyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka, ariyo bise electronic land title cyangwa e-title. Ubu rwose iyo nyito ya e-title itangiye gufata mu banyarwanda ndetse no mu banyarwanda. Kubanza hakiri kare
hari ukwezi ubanza kutarashira. ukwezi ntikurashira ariko yenda nituza no kureba n'imibare ndumva nabyo tuza kubigeraho y'abantu bamaze kubisaba bakaba baramaze kubibona ibyemezo koranabuhanga cyangwa koranabuhanga cy'ubutaka turabona ko ari abantu benshi. Gusa icyo nakongeraho ni uko intego yo gushyira hanze ino product cyangwa iyi serivisi ijyanye cyane cyane n'intego ndende ikigo gifite ndetse n'igihugu muri rusange cyo gutanga serivisi haciye mu ikoranabuhanga. Murabizi ko muri NST1 n'ubundi iyo ngingo irimo, rero serivisi z'ubutaka ntabwo zasigaye inyuma. Ni nabyo turi kugerageza gushyira mu bikorwa kugira ngo tworohereze abanyarwanda kubona serivisi z'ubutaka baciye mu ikoranabuhanga. Hari principle cyangwa intego nanone igihugu gifite yitwa zero trip zero paper, cyangwa se kubona serivisi iyo ari yo yose turetse n'izi serivisi z'ubutaka udakoresheje ingendo kandi nanone hatifashishijwe impapuro. Ibi rero nibyo turimo kugenda tugerageza gusatira kugira ngo turebe yuko tworohereza ba bantu basanzwe bari busy bari mu mirimo ibateza imbere, aho kugira ngo batakaze umwanya bajya gushaka serivisi. Ubahanga turagaruka kuri serivisi z'ubutaka, ahubwo bakore uburyo babona iza serivisi bari aho bicaye, aho bakorera, ndetse n'amasaha yari yo yose. Nkuko tuza kubibona hari n'ababitsi inyandiko mpamo z'ubutaka basinya ziriya serivisi ziba zatswe mu masaha ya nyuma y'akazi cyangwa se muri weekend nk'uno munsi, ku buryo rwose igihe icyo ari cyo cyose ahantu umuntu aherereye hariho hose, haba mu Rwanda haba muri diaspora, ashobora kubona iyo serivisi uwo mwanya. Bivuze rero ko iyi serivisi ntago mu by'ukuri ari serivisi yituye ku banyarwanda, n'ubundi ni serivisi yateguwe kuva kera ariko biganisha muri strategy n'ubundi igihugu gifite cyo gutuma serivisi zose abanyarwanda bakenera bazibona biciye mu ikoranabuhanga. Yarabikomojeho avuga uko uburyo bikorwamo, tunyuremo muri make. Ibyo rwose ni ibintu byoroshye cyane, ngira ngo hari na materiel twagiye tunyuza ku binyamakuru binyuranye, haba ibinyamakuru byandika haba ibinyamakuru by'amashusho, tugaragaza intambwe nke y'abantu bacamo kugira ngo bagere kuri rwa rwego rwo kurura cyangwa gusohora icyangombwa cyabo koranabuhanga. Nkuko yabivuze, ubusanzwe umuntu asaba serivisi mu buryo busanzwe nta n'icyahindutse. Ni uguhera ku irembo, nicyo cya mbere. Abaca ku irembo, hanyuma nyuma yaho bagahabwa uburyo bwo kwishyura, bakishyura niba ari biterwa na serivisi watse. Tuvuge wenda mutation bisaba yuko uhabwa rendezvous na noteri yo kugira ngo uzaze aguhe serivisi ya notariya nyine yemeze bwa bugure. Twibutse yuko ubugure bwemewe mu serivisi z'ubutaka ari ubukorewe imbere ya noteri. Ubu rero hari kategori ebyiri z'abanoteri. Hari abanoteri bigenga cyangwa bikorera, ni abanoteri bashyizweho vuba, nabo baratanga umusaruro mwiza muri serivisi z'ubutaka. Ariko noneho hakaba abanoteri b'ubutaka basanzwe bari ku mirenge, imirenge 416. Hari abanoteri bagiye bahari kugira ngo bafashe muri serivisi za notariya. Ibyo ni ibisanzwe. Hanyuma iyo bamaze guhabwa serivisi na land notary cyangwa noteri w'ubutaka, nyine bishobora koherezwa muri systeme y'ubutaka yitwa Land Administration Information System, yitwa LAIS. Ubwo wari ukiri kuri ya serivisi twahabwaga mbere cyangwa wagiye kuri? Ndashaka kugaragaza serivisi n'ubundi ukuntu itangwa cyangwa process kugira ngo twumve n'impinduka zijemo. Hanyuma nyuma y'aho ngaho iyo imaze kugera muri LAIS, niho rero ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka bazisuzuma, bashobora kuzemeza cyangwa bakanazisubiza inyuma bitewe n'uko zuzuye cyangwa hari ibiburamo. Ndashaka kugira ngo uyu muntu cyangwa yenda ninjye wumvise nabi, ubundi twacaga ku irembo, ubu ngubu noneho umuntu azajya anyureye. Unyihanganiye niho nenda kugera. Rero iyo umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka amaze kwemezwa iyo serivisi watse y'ubutaka, ako kanya iryo segonda akanze hahandi bita kwemeza cyangwa approval, niho umunyarwanda wasabye serivisi, ndi kuvuga umunyarwanda ariko dufite n'abashoramari b'abanyamahanga nabo bashobora gutunga ubutaka. Biremewe mu itegeko ko umunyamahanga nawe ashobora gutunga ubutaka mu Rwanda. Hanyuma iyo notification cyangwa ubwo butumwa bugufi tumubwira yuko nimero y'ubutaka bwe
dosiye ye mbere na mbere yemejwe ariko tukamwibutsa na nimero y'ubutaka bwe. Hari abantu buriya baba batazi na nimero z'ubutaka cyane cyane nk'abandikisha bwa mbere. Navuga ko abazi nimero z'ubutaka ari abasanzwe bafite ibyangombwa by'ubutaka ibibanditseho. Tuvuge nk'ugurisha ni urugero, usanzwe ufite icyangombwa ushaka gukosoza amakuru akosamye, ni urugero wenda nka imyirondoro yawe, izina ryanditse nabi, aderesi itariyo, ibintu nk'ibyo byose, icyo gihe wowe ubuzi nimero ya UPI, ni ukuvuga nimero y'ubutaka bwawe. Noneho rero tukanakubwira link cyangwa se urubuga ucaho kugira ngo ukurure cya cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka. Link muyumve neza, ni urubuga ushobora gukoresha kuri telefone ifite murandasi cyangwa computer cyangwa imashini iyo ari yo yose ishobora gukoresha internet. Urwo rubuga rero iyo urugiyeho, yenda nimutwemera turaza no kurugarukaho. Urwo rubuga ni urubuga rwacu n'ubundi twari dusanzwe dukoresha dutangaza amakuru kuri ba nyir'ubutaka, amakuru y'ubutaka. Hari aho umuntu yajyaga abona amakuru y'ubutaka bwe, aho umuntu yari asanzwe abona amakuru y'ingenzi y'ubutaka mbere y'uko afata icyemezo, tuvuge cyo kugura ubutaka. Iyo twita Land Information Inquiry Portal, ni urubuga nyine, iyo platform abanyarwanda basanzwe bamenyereye ndetse n'ababa muri diaspora basanzwe bayikoresha, kuko ikoresha murandasi nyine aho uriho hose, bitandukanye na ka kanyenyeri 651 ko gakorera hano gusa mu Rwanda. Iyo ugiye hanze y'u Rwanda uvuye muri network y'igihugu ntabwo ushobora kubona ayo makuru. Hanyuma rero yagiye kuri ngeze ku kibazo wabajije uti iki cyangombwa kiboneka gute. Yagiye kuri rwa rubuga, birumvikana iyo link ihita imusaba gushyiramo UPI cyangwa nimero y'ubutaka. Iyo nimero y'ubutaka iyo amaze kuyishyiramo, turabanza tukagenzura niba tuyifite muri registre y'ubutaka. Registre y'ubutaka ibibitsa amakuru y'ubutaka cyangwa records zose z'ubutaka. Hanyuma twayibona, dushobora no kutayibona bitewe n'impamvu zinyuranye. Yenda yayanditse nabi, yibeshye, cyangwa itanabamo nyine muri registre, birashoboka. Ariko iyo dusanze tuyifitemo, tumuha indi nzira ikomeza, agashyiramo nimero y'indangamuntu. Iyo nimero y'indangamuntu iyo amaze kuyishyiramo nayo turayigenzura. Tugomba kuba tuzi neza ko iyo nimero yayikoresheje mu gihe cyo kwandikisha ubutaka. Abafite ibyangombwa by'ubutaka yenda banabirebaho, hariho nimero y'indangamuntu. Iyo nimero y'indangamuntu rero niyo tumusaba ko ashyiramo. Iyo yashyizemo tugasanga ihura niyo yakoresheje mu gihe cyandikisha ry'ubutaka, tumuha indi nzira akomerezaho, ariyo yo gushyiramo nimero ya telefone. Uko tubizi twese, nimero za telefone bagiye bazibarura, cyangwa ziriya sim card bagiye bazibarura bifashishije nimero y'indangamuntu y'umuntu. Ibyo bintu nabyo bigomba kuba bihura. Ubwo hari abantu tujya tubona mu bimwe mu bibazo tuza kugarukaho, ugasanga umuntu akoresha nimero y'indangamuntu y'umwana we. Ntabwo ibyo rwose bishoboka. Ugomba gukoresha nimero yawe wakoresheje wibaruza kwa kundi muri rura batanze igihe cyo kugira ngo abanyarwanda bose bafite telefone bazibaruze. Akaba yarakoresheje nimero y'indangamuntu, ariko iyo nimero y'indangamuntu nayo akaba yarayikoresheje mu gihe cyo kwandikisha ubutaka. Iyo dusanze ibintu byose ari okay, nibwo rero tuguha code cyangwa se icyo twita one time password, ni ukuvuga ijambo ry'ibanga rikoreshwa inshuro imwe gusa muri icyo gihe waka iyo service. Ko iyo ushatse kongera kuyisaba ugomba kongera guhabwa irindi jambo banga cyangwa iyo code miyombano yasubiyemo. Hanyuma rero ukimara kubona iyo code uyishyiramo, tuhita tuguha uburyo bwo kubona icyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka mu ndimi 3 arizo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. ngira ngo hari igiswahili nicyo kiri mu itegeko nshinga nanone, ariko ntago twagishyizemo. Ubungu yenda tuzabirebaho nyuma niba nabyo nacyo twacyongeramo. Umuntu rero yanakwibaza tese no kubera ikizo ndimi 3, no kubera ko abanyarwanda benshi nka 98 hejuru, ikigero kinini cyabo bakoresha Ikinyarwanda, ndetse abenshi naho bafashe ibyemezo by'ubutaka mbere n'ubundi byinshi byari byarasohotse mu Kinyarwanda, ariko bitavuze ko hatari abanyarwanda
cyangwa abanyamahanga nyine bashobora gukenera ibyangombwa koranabuhanga mu zindi ndimi haba igifaransa cyangwa icyongereza. Hanyuma rero ahitamo urwo rurimi ubundi akajya handitse gukurura icyangombwa cy'ubutaka, akagikurura akaba ashobora kukibika kuri telefone ye, ashobora kukibika kuri mudasobwa ye, ashobora kukibika se kuri imeri ye, bitewe n'ahantu yumva kuzongera kukibona bizamworohera. Murakoze, numva aricyo navuga. Arakoze cyane. Icyo nashaka kongeraho ni ukugira ngo kuko wari wabibajije, icyahindutse cyane mu by'ukuri uyu munsi, hari n'ibindi bikorwa bizatuma n'ibindi bihinduka, ariko icyahindutse ni uko rwa rugendo rwa kabiri yo kujya kureba ko icyangombwa cyawe cyabonetse ntirugihari. Uyu munsi uko byari bisanzwe mu gusaba serivisi biracyari kwa kundi, ariko nta gusubirayo gushaka icyangombwa kuko wakohereza ubutumwa bugufi ukakibona ku ikoranabuhanga utiriwe kongera kugenda ku murenge cyangwa ku karere kugishaka. Ni ukuvuga ngo urugendo rwa mbere n'ubundi usubira ku murenge, yego, kujya kubishaka, ariko ku buryo bwo kubibona nibwo ubibona mu ikoranabuhanga. Yego. Ntabwo ushobora kubisaba wicaye iwawe tuvuge, cyangwa uri muri diaspora ukabibona utiriwe uzi n'ahangaha. Arakoze cyane. Ibyo turacyabikoraho n'irembo, kuko uko yabivuze hari urugendo ruhari kandi tugomba kujya mu mwaka wa 2024 nabi byakunze, aho noneho serivisi zimwe na zimwe zidasaba notariya ushobora kuzisabira muri ofisi wawe cyangwa mu rugo utavuye aho uri, hanyuma ukabona n'igisubizo utakibonye. Ariko ibyo ngibyo nibyo turacyakoranaho n'izindi nzego, ariko uyu munsi gusaba bisaba yuko ugera ku murenge cyangwa ku karere, ariko ntuzasubire gushaka icyangombwa kuko uzakibona mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko tubizeza yuko nabyo turi kubikoraho mu buryo 2024 tuzaba twageze ku rwego noneho ushobora gusaba serivisi uraho uriho hose utagiye mu biro ibyo byose bya leta kugira ngo ubihabwe. Ahangaho umuntu yanibaza, icyangombwa twari dusanganywe cyangwa se dusanganywe kiriya cy'impapuro kiracyafite agaciro, gifite agaciro ki niba iki ngiki hajeho icyangombwa cy'ikoranabuhanga? Murakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Yego, ibyangombwa byari bisanzweho biracyafite agaciro kimwe n'iki cyangombwa gishya cy'ikoranabuhanga, byose bifite agaciro. Bizagenda bisimburwa uko umuntu agiye asaba serivisi. Wenda niba nari mfite icyangombwa nkabasha guhindura imikoreshereze y'ubutaka, nzagarura icya cyangombwa nari mfite, ariko noneho bazampa icyangombwa koranabuhanga. Niba ukora izihererekanya cya cyangombwa cyari kiri hanze, kizaza bagishingiraho bareba ayo makuru kugira ngo barebe n'ikoranabuhanga ko bihuye nabyo, ariko uzakurikiraho abone icyangombwa koranabuhanga. Hano icyo tugomba kwibutsa buri wese ni kimwe, nuko agaciro k'icyangombwa koranabuhanga n'iya byangombwa byari bisanzwe ni ukugira ngo umuntu amenye nimero y'ubutaka ntanayibagirwe. Ariko ayo makuru aba ukuri umaze kureba ko ahuye nanditse muri registre y'ubutaka, kuko urumva yuko ni icyangombwa koranabuhanga umuntu ashobora gusohora impapuro 2, 3, 4, 5 ku buryo ashobora no kugurisha yarabise urupapuro ariko ya makuru yarahindutse. Ahangahe niho dushaka kubibutsa yuko nicyo cyangombwa koranabuhanga byanditseho yuko kigira agaciro gusa iyo amakuru akiriho ahura n'amakuru ari muri registre y'ubutaka. Ni nayo mpamvu cyabanje mbere kugira ngo tumenyeshe abakiriya bacu bose yuko buri muntu wese ashobora kwirebera muri registre y'ubutaka ufite telefone iyo ari yo yose, yaba ari gatoroshi cyangwa se ifite murandasi. Iyo ukoze akanyenyeri 651 urwego ushobora kwirebera amakuru yanditse muri registre y'ubutaka. Murumva n'abantu uri rugero, umuntu ashobora afite ibyangombwa by'ubutaka bya bindi bya kera cyangwa cy'ikoranabuhanga, ariko afite urubanza mu rukiko. Urumva ko icyo gihe bwa butaka barawutambamira kuko buri mu rubanza kugira ngo atabuhererekanya cyangwa bugira ingwate. Ikintu cyonyine gituma umenya ko nta kibazo bwa butaka bufite nuko iyo akoresha icyo cyangombwa koranabuhanga cyangwa cya kindi cya mbere, uhita uyirebera aya makuru muri registre y'ubutaka. Uhita wibaza ute se aya makuru arahura nari muri registre y'ubutaka, nta ngwate iriho, nta tambamira ririho. Niyo mpamvu biriya byangwa byose agaciro kabyo no kugira ngo umuntu atibagirwa nimero ye, kandi nahura n'undi ushaka kugura ubutaka mubwira ati rero nubwo yaba afite muri telefone nimero y'ubutaka bwanjye niye. Icyo gihe ukora iki? Ushobora gukora akanyenyeri 651 urwego ukareba ko koko bimwanditseho, ukanareba yuko nta ngwate cyangwa itambamira, ukavuga uti okay, noneho twajya kwa noteri koko ndabyemeye, mukumvikana igiciro, hanyuma mukajya mbere ya noteri. Uyu munsi ikindi kiza gihari nuko buri munyarwanda wese, buri mukozi wese ukora mu by'ubutaka ashobora kwirebera muri registre y'ubutaka. Umva ko umunyarwanda afite uburyo butatu. Ubwa mbere nako kanyenyeri 651 urwego akareba amakuru arimo, kuko ushaka kumugurisha bamweretse cyangwa hariho nimero y'ubutaka. Uburyo bwa kabiri ni bwa buryo yatubwiye bwa murandasi,
land information akadomo lands akadomo rawa. Iyo winjiyemo ufite murandasi ushobora wiriyandikisha hanyuma ukareba amakuru kuri ubwo butaka. Ni uburyo bwa kabiri, nabwo kenshi aba diaspora n'abakozi bari mu nzego zitandukanye bakunda gukoresha. Uburyo bwa gatatu, ku cyangombwa hariho icyo twita QR code. Iyo QR code ni uburyo koranabuhanga ushobora kugira ngo ufite telefone ushobora gushaho ugasikaninga ya nimero ya QR code ukahita ubona amakuru yose ahari. So urumva rero yuko ubwo buryo burahari, abantu bose bashobora kwirebera muri registre y'ubutaka. Bivuze yuko agaciro kajya byangombwa byose uko tubizi kagarukiye kumenya nimero y'ubutaka, ariko ugomba kubanza kureba yuko koko iyo nimero ari ukuri. Twagiye tubona abantu, ukabona umuntu ararangisha icyangombwa hano kuri radiyo Rwanda ngo kibwe rimwe na rimwe ngo cyatakaye. Ibi bintu by'ibi byangombwa by'ubutaka by'impapuro bibura gutya bikabura, umuntu akavuga ati akajya kukirangisha. Iyi gahunda murabona hari ikigiye gukemura? Cyane rwose, ndetse navuga ko iki ngicyo cyo cyavugutiwe umuti rwose, umuti usharira. Abantu nizere ko ahubwo nk'ibinyamakuru byajyaga bitanga aya matangazo muzatwihanganira, ariko niko bimeze. Ikoranabuhanga kuvuga ngo amafaranga twakiraga murayatwambuye niko bimeze rwose. Ubu ngubu umuturage wataye icyangombwa, iyi serivisi yavanywe muri serivisi ikigo cy'ubutaka cyatangaga. Ntago tuzongera kwakira ubusabe bw'abantu bataye icyangombwa. Yego, mu by'ukuri abantu koko bajyaga bagira imbogamizi, ugasanga umuntu yataye icyangombwa cyarangiritse bitewe wenda n'ibiza, inkongi y'umuriro, inzu irasenyutse, ibyangombwa birangiritse, ibyangombwa bikangirika, abana bagasharamburamo n'amakaramu cyangwa bikaribwa n'imbeba. Ibyo byose ni ibibazo abanyarwanda bari bafite. Rero icyo gihe umuntu kuva yibuka UPI cyangwa nimero y'ubutaka bwe, ashobora kujya kuri ya platform twavuze, akongera agakurura icyangombwa cye akagitanga. Ibyangombwa bicurano bye bye. Ibyangombwa bicurano bye bye. Abantu bajyaga bakora bya Lambert bye bye. Ibibazo byajyaga bituruka kuri fraud, kwigana ibyangombwa by'ubutaka. Ni ikintu twavugutiye umuti ku buryo rwose twizeye ko kimwe cyangwa muri value y'ikoranabuhanga ari ukurandura burundu ikintu cya fraud mu nyandiko z'ubutaka. Yenda ibindi bibazo biragenda biza, ariko reka nge nibarize kuva bitangiye ubu ngubu bihagaze bite? Abantu baritabira, barangana iki? Ese hari imbogamizi bari batangira kubagaragariza zirimo? Reka yenda mpere kuri uwo mubare w'abantu bamaze kwitabira iyi gahunda. Mu gitondo nibwo nabirebaga, mbona tumaze kugira abantu 9,000 bamaze kurura ibyangombwa koranabuhanga by'ubutaka ku itariki 21. Yego, byatangiye ku itariki 6. Urumva ngo ni iminsi 15, ni ibyumweru 2 byonyine, ni iminsi 15. Ibaze ubwo n'abantu benshi mu by'ukuri, kandi natwe nyine twishimira ko iyi gahunda yitabirwa, ndetse ni naho nk'ubu ngubu niyo gahunda turimo yo kumenyekanisha iyi serivisi, kugira ngo ndetse n'abantu bamenye uko bikorwa, ntibakomeze kujya mu bantu. Hari abaca mu banoteri cyangwa mu bandi bakaba babaca n'amafaranga make, kandi ari ibintu bakwikorera ubwabo. Nabonaga hari icyo ashaka kuvuga Muyomba. Wenda icyo nashaka kugira ngo nsobanureho, mu bantu bamaze kubona ibyo byangombwa by'ikoranabuhanga bari mu byiciro bibiri. Harimo abasabye serivisi bo bagomba kubona icyangombwa koranabuhanga, ariko hari n'abandi usanga wenda wabafata nk'abantu 3,000 barenga. Ni abantu bagize amatsiko, kuko bagize amatsiko nta serivisi basabaga, ariko basanze bafite ubutaka, bavuga ati cya cyangombwa koranabuhanga nakibona, bigatuma nawe ashaka kugira ngo arebe koko cyangombwa koranabuhanga ashobora kukibona. Bivuze yuko abanyarwanda bari banyotewe kugira ngo babone uburyo bworoshye babonamo ibyangombwa by'ubutaka, kandi igishimishije nuko abarenze hafi 3,000 birenga ni babandi usanga bamenye gusa uburyo ushobora kubyikorera, kuko urumva yuko wasabye serivisi abona ubutumwa bugufi, ariko utasabye serivisi yaragitaye, we bisaba yuko akimanurira cyangwa se akakibona mu ikoranabuhanga. Bivuze yuko bariya bataye ibyangombwa byangiritse n'ibindi, iyo atazi na UPI ye yegera umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge cyangwa mu biro by'ubutaka ku karere,
abafite n'indangamuntu yibasha kumenya nimero y'ubutaka bakamufasha kukibona. Ni kimwe n'abari badagira telefone, ushobora gusaba serivisi nta telefone imwanditseho afite cyangwa nta n'ikoranabuhanga yiziye, cyangwa se n'afite agatoroshi akabona ubutumwa ariko nta murandasi afite kugira ngo ashobore kumanura cya cyangombwa cy'ubutaka. Abangaba rero uburyo bwashyizweho ni kugira ngo iyo afite icyo kibazo yegera umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge cyangwa ibiro by'ubutaka ku rwego rw'akarere, akababwira yuko ashaka cyangwa ikoranabuhanga, afite indangamuntu irahagije, afite UPI irahagije kugira ngo bashobore kukimusohorera kugira ngo akibone. Bivuze yuko urumva yuko hari uburyo bwa kabiri rero ni umunyarwanda wese nk'uko mwabivuze muri diaspora ukeneye kugira ngo abone icyo cyangwa ikoranabuhanga, nuko agiye kuri murandasi akiyandisha kuri rwa rubuga twavuze haruguru, ashobora kwita yisohorera cya cyangwa cy'ubutaka. Apfa kuba ibyo tumubaza byose kugira ngo tumenye ko cya cyangombwa ari cye koko, dushobore kwizera yuko atagiye gusohora icyangombwa kitari icye. So iyo dusanze ari icye kuko dusaba amakuru atandukanye, arakimanura we ku giti cye akakibona nta kibazo. Icyo nashaka kongeraho ni uko mu by'ukuri twashimira guverinoma y'u Rwanda gahunda yatangiye kugira ngo byibuze buri rugo rushobore gutunga telefone iriya twita smartphone. Ibi rero rwose ni gahunda nziza idufasha kwinjiza cyangwa gucengeza uburyo zino serivisi zitangwa mu banyarwanda. Mu by'ukuri abatarazigira turumva ko bagihari ariko ntabwo ari benshi, niyo mpamvu twashyizeho uburyo bwo kugira ngo abakozi bacu mu mirenge ndetse mu minsi ya vuba tuzatangira no gukorana n'aba agenti b'irembo kugira ngo turabizi neza ko begereye abaturage cyane kugira ngo babafashe kubona kiriya cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka mu gihe baba badafite telefone ngendanwa. Hari imbogamizi mwari mwatangira kubona muri iyi minsi 15 bimaze? Imbogamizi zo zirahari. Imbogamizi izo babagaragarije birumvikana. Imbogamizi buri muntu ashobora kugira imbogamizi ku giti cye, ariko izo mumaze kwakira yenda ntubabwira bati ibi ntibirimo gukunda. Icyambere na mbere navuga cy'imbogamizi ni abantu benshi bahamagara bavuga ati se ibi bintu bikorwa bite. Ubwo hakenewe awareness. Imbogamizi ya mbere ni adoption, cyangwa abantu badafite amakuru y'uburyo bikorwa. Nkeka ko ari nayo gahunda tuba tugerageza gukora kugira ngo abanyarwanda bose aho baherereye hose bamenye izi gahunda ndetse bamenye n'uko ibintu bikorwa. Kuko igikenewe ntabwo ari ukumenya ko bihari gusa, ahubwo bakeneye no kumenya ese bikora bite, umuntu abikora ate atiriwe aca mu zindi nzira cyangwa ashobora kunyura ku bandi bashobora nabo kumubwira bati turagufasha ariko ugomba kugira icyo utanga. Rero ni iyo mbogamizi ya mbere navuga. Imbogamizi ya kabiri ni iyo ngiyo nyine y'abantu badafite telefone ngendanwa. Nkuko twabivuze haruguru, umuntu ubundi ahabwa ubutumwa bugufi nyuma y'uko dosiye ye yemejwe. Rero iyo adafite telefone birumvikana ko niho hahandi azakomeza agenda ku biro by'ubutaka, haba ku murenge, ku karere cyangwa n'ahandi, agerageza kureba niba koko ya dosiye yaremejwe, kuko birumvikana ko aho ngaho natwe nta bundi buryo twamumenyesha ko dosiye yemejwe. Ikindi yenda navuga ni ikijyanye Sylvain yarakivuze cy'abantu badafite ID. Ubwo ni ukuba nk'abanyarwanda baba hanze bakoresha passport. Iyo ni imbogamizi twabanje kubona ariko twayivugutiye umuti nayo. Twashyizeho uburyo abo bantu bakoresha passport tuboherereza notification cyangwa se na ya code biciye kuri email baba barakoresheje mu gihe cyo kwiyandikisha kuri rwa rubuga twavuze haruguru. Hari ikintu kijyanye n'ihererekanya cyangwa se bya bindi abantu bajyaga bakora ubugure cy'ihererekanya. Ibi bintu byari bisanzwe bifite uburyo bikorwamo. Ubu ngubu muri iki bijyanye n'iki cyangombwa koranabuhanga bizakorwa biti? Ese ya mafaranga 100,000 ingaha abantu bacibwaga bizakomeza? Bwana Muyombano. Murakoze cyane. Nibyo koko, niba hari urugendo ruzagabanuka, niba ari impapuro zidakoreshwa, hari uburyo bwo kuvuga ngo ni ukuva ko cya giciro cy'ubutaka cyangwa serivisi kigomba kugabanuka. Bivuze yuko iyo twe turebye ikiguzi cya serivisi nta nubwo tureba gusa ariya yatanzwe yinjiye muri leta, tunareba na za ngendo ziba zarakozwe. Kuko urumva iyo afata moto akatega imodoka akagenda nabyo ni ikiguzi kijya muri ya serivisi kiba cyagabanutse. Ikindi kizagabanuka kandi kimaze gutegura mu byo mu gihe cya vuba cyane bazakibonera igisubizo, nuko usibye bya 5,000 bya serivisi z'ubutaka byari bisanzwe bitangwa, ariko n'amafaranga ya serivisi muri rusange hari kiri gukorwaho kugira ngo noneho
abe makeya. njya kuri 30,000. 30 ubundi navuga ko ari abakoze mitasiyo. yego ariya mafaranga ndabona hari n'umuntu wakitubajije witwa Eric kuri Kanombe. yego ariya mafaranga ateganywa n'iteka rya perezida rigena amahoro yinjira mu nzego zegereje abaturage amahoro y'ibanze. ni ukuvuga ko no kuyavanaho bisaba yuko rya teka rivugururwa. ubu ngubu byarateguwe byose ariko ubanza yari yaragiye agendeye n'ubundi kuri serivisi umuntu yahabwaga. yego niba ibintu mbikoresheje ikoranabuhanga nanjye interineti nayiguze ukongera ukajya kunca 30. ibyo bintu urumva atazaba ari ukwishyura inshuro nyinshi. mu by'ukuri ibyo ni ukuri nibyo muvuze. ni nayo mpamvu mu byateguwe mu byavuguruwe hategereje yuko byemezwa n'inzego nkuru z'igihugu nuko ari amafaranga azagabanuka atari gusabya 5, ahubwo nuko nawe muzi ko hamaze igihe kinini abanyarwanda banavuga bati rwose 30 ni menshi. umushinga warakozwe wararangiye usigajwe yuko wemezwa, bivuze yuko mu gihe cya vuba tuzabona impinduka zikomeye cyane atari gusabya 5 by'icyangombwa, ahubwo nihererekanya muri rusange n'izindi serivisi zose aya fishi kadastrale n'andi mafaranga yatangwaga. mu by'ukuri tubijeje yuko mu gihe gitoya cyane bimaze kwemezwa muzabona impinduka zigaragara kandi zizishimirwa na benshi. ibi ngibi ni ibyo nyine abaturage benshi bibaza uburyo bizakomeza kugenda bikorwa. hari nk'uyu muntu wibazaga kuri ibi bijyanye n'iby'ikoranabuhanga, ese ko gukosora icyangombwa kirimo amakosa amazina yanditse nabi bikosorwa hifashishijwe hazifashishwa iki? zifashishwa ikoranabuhanga. ese kuki bisaba kujya muri Rwanda Revenue aho ubutaka buherereye kugira ngo ukoreyo dekarasiyo kandi byose biba biri muri nk'ikoranabuhanga? ndetse ibyo bintu murabona iri koranabuhanga ririho rizafasha wa muntu kugira ngo yo kujya ahamagarwa ngo najye ngo mu zindi nzego kujya kureba ibirimo. ahangaha yavugaga kuri Rwanda Revenue, ubwo murareba uburyo mwari musanzwe mukorana musubize uyu muntu. reka yenda musubize Mukama. uwo muntu afite impamvu abivuga kandi irumvikana. nibyo koko abantu basaba gukosoza impinduka izo arizo zose. reka yenda tuvuge gukosoza nk'izina, imyirondoro ndetse na adresse n'ibindi. koko hari serivisi nk'uko nabivuze ikigo gifite urutonde rwazo ndetse ziboneka ku irembo. n'ino serivisi rero yo gukosoza iri ku irembo. ariko nk'uko twakomojeho serivisi zose zidasaba yuko umuntu azajya kwa noteri kugira ngo agire ibyo yemeza. tuvuge nk'ubugure, umuntu yenda watanze impano y'ubutaka, ibintu nk'ibyo byose. so abo ngabo bidasaba ko bajya kwa noteri, bajya imbere ya noteri. mu minsi mike nibyo twavuze turi gukorana n'irembo kugira ngo tuzabahe uburyo bazajya bakora application baka serivisi baciye ku irembo nta handi hantu banyuze. ibyo rero ni ibintu turi gukoraho. ntekereza ko umwaka utaha tuzaba twabigezeho, ariko muri ubu ngubu ibyo twavugaga nta mpinduka zihari mu buryo abantu bari basanzwe baka serivisi. gusa bashonje bahishiwe bategereze. turi kubikoraho team ya IT team ndetse n'abafatanyabikorwa banyuranye. mu by'ukuri aya makuru afitwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu. niba ari amazina apfuye, niba ari nimero yahindutse, ibyo byose dushobora kubiye. kandi system ziravugana. system kuba zivugana bivuze yuko rero nta mpamvu yuko abantu basiragizwa mu nzego nyinshi. yego urakoze cyane. nagira ngo mbibutse nyine ko turimo kuvuga kuri iki cyangombwa koranabuhanga. reka dufate akaruhuko gatoya, nyuma yaho turagaruka tuze twumve n'icyo abandi babaza. Olivier umva ngubaza. Ese kubiri kurajya ikize kandi ibintu nshakira rwose biba bitegereje. ubu tuvugana ngiye kuri mobile money kugarura amafaranga yanjye. mukanya ndohereje mbona amafaranga ayoboye ku yindi nimero sha. akasakumiro we icarano nkwereke do. wala ntubona ko ushobora kwisubiza amafaranga yayobye utiri uvunika koko? erega momo yaratudabagije, ubu ibintu byose byaroroshye. ntugire impungenge, ubu ushobora kwisubiza amafaranga igihe cyose yohereje akayoba. kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 3 urwego amafaranga yawe akugarukire.
ntibanyagirwa n'imvura y'ibihembo. Banyarwanda, ibi mwabimenye. Wari uzi ko ya modoka Hyundai Tucson igura akayabo k'amamiliyoni ubu wayibona ku biceri 500 gusa? Yego, nibyo rwose, wumvise neza, ni ibiceri 500 gusa. Uri kwibaza uko wayitsindira? Biroroshye cyane. Kanda akanyenyeri 569 urwego ukurikiza amabwiriza, maze nawe ubu umwe mu banyamahirwe begukana imodoka buri minsi 10. Wari uzi ko buri uko ukinnye uba ufite amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe ku munsi, kandi ko wakoresha umurongo uwo ari wo wose. Tsinda pe, iyi Hyundai Tucson yaba iyawe. Birashoboka. Ukukina kenshi ni nakongera amahirwe yo kwegukana imodoka mu minsi 10. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Nawe wajegukana. Izirana n'ibihuha ikarangwa n'ukuri, umuyoboro w'ibitekerezo yubaka igihugu n'abanyarwanda. Radiyo nziza, radiyo Rwanda, radiyo yacu, radiyo yawe, hafi yawe. Nyuma rero y'ako karuhuko gatoya twari dufashe, turagarutse muri iki kiganiro cyacu, ariko nanjye ngira ngo nkwibutse ko umusoro ku nyungu zabonetse mu mwaka wa 2022, aho rwose we mucuruzi ugomba kwibuka igihe cyo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu z'umwaka wa 2022, ko ari iki ngiki. Kumenyekanisha rero uyu musoro no kwishyura bikorwa hagati y'itariki ya 1 Mutarama kugeza ku itariki ya 31. Uyu munsi turi ku itariki 21, ubwo no kuvuga ko uracyafite hafi iminsi 10. Ubwo no kuvuga rero bikorwa hagati y'itariki ya 1 Mutarama kugera ku itariki 31 Werurwe. Ahangaha nari nibeshye, ubwo uracyafite, urumva ko ugifite amezi angahe. Menyekanisha rero umusoro ku nyungu nonaha wishyure bitarenze tariki 31 Werurwe muri uyu mwaka wa 2023. Imisoro y'inzego z'ibanze, hari umusoro ku mutungo utimukanwa, ipatante, inyungu z'ubukode bw'amazu. Bakasaba rero ko nyine birasaba ko uzi ko ufite umutungo utimukanwa, no kuvuga inzu, ikibanza, isambu, wowe ukora ibikorwa bibyara inyungu urebwa n'umusoro w'ipatanti. Nawe ufite umutungo ukodesha ukaba urebwa n'umusoro ku nyungu z'ubukode. Iki ni cyo gihe cyo kumenyekanisha no kwishyura iyo misoro yeguriwe inzego z'ibanze. Witegereza umunsi wa nyuma, kuko ukwiriye kwirinda umuvundo, igitutu na risike byo mu minsi ya nyuma. Menyekanisha uyu munsi, wishyure mbere y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Kwishyura imisoro bigomba gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, bityo rero mwakwifashisha mobile money, mobicash, mobile banking cyangwa se internet banking. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara, mwavugana n'abakozi ba Rwanda Revenue Authority cyangwa se mugahamagara kuri 3004. Dusore neza, twubake u Rwanda twifuza. Reka tugaruke muri iki kiganiro cyacu cy'ubutaka. Twahoze tuvuga ku nyungu z'umuntu ukoresha ikoranabuhanga. Reka noneho tuzigemo neza. Inyungu zo gutanga iki cyangombwa binyuze mu ikoranabuhanga ku muntu ufite ubutaka no kuri leta. Ako umuntu dusobanurira izo nyungu zombi nizi. Yego, inyungu zo ni nyinshi. Reka yenda duhere ku muturage. Ariko iyo tuvuga umuturage, mu by'ukuri ubutaka butungwa mu buryo navuga bubiri. Hari ubutaka butungwa n'abantu ku giti cyabo, aribo abaturage, ngewe nawe Mukama n'undi uwo ari we wese ashobora gutunga ubutaka muri ubwo buryo. Ariko noneho hari n'ubutaka butungwa n'inzego, hari ONG, amadini, amakoperative, abo bose nabo batunga ubutaka. Inyungu rero za mbere navuga nuko ba bantu batunze ubutaka batazongera gukora za ngendo mu kujya kubona serivisi kugira ngo bahabwe cya cyangombwa cy'ubutaka. Iyo ni inyungu ku muturage utunze ubutaka. Ku muturage nta ngendo, nta gusiragira mu nzego zisanzwe zitanga iyi serivisi, ahubwo nk'uko twabivuze haruguru bazajya babona ya serivisi
ubwabo bakoresheje telefone zabo bagahita babona iyi serivisi. Ikindi ni uko iyi serivisi izihuta kurushaho kwa kundi yajya agategereza. Mu by'ukuri navuga yuko ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka batajya batindana dosiye ku meza yabo, kuko buri gihe nibo bantu bihutisha kwemeza izi serivisi ziba zatswe n'abaturage. Rero serivisi zihuta, ndetse nizera ko n'ikigo kizavugurura icyo twita citizen charter cyangwa service charter, urutonde rwa serivisi gitanga ndetse n'umwanya zimara. Iki birumvikana ko kizasubirwamo, kuko iki cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka ni navuga ko kizanye revolution mu mitangire ya serivisi z'ubutaka. Impinduramatwara uburyo abantu bajyaga babona serivisi z'ubutaka rwose ni ibintu bizahita bigaragara yuko bizabihutishiriza kubona izi serivisi. Ikindi nk'uko twavuze ni abantu bajyaga basaba ibyangombwa bisimbura ibyatakaye, ibyangiritse cyangwa ibyibwe, nibyo twita replacement, cyangwa icyo twajyaga n'ubundi twita reconstitution. Ni ya process abantu bacamo kugira ngo bahabwe icyangombwa gisimbura icyatakaye cyangwa icyangiritse. Ahangaha rero yenda tuhagarutseho byajyaga bivunana. Hari step ya mbere cyangwa intambwe ya mbere yari gutanga rya tangazo, rigasomwa mu gihe kingana n'iminsi 14 ku bitangazamakuru. Hanyuma nyuma y'icyo gihe abantu bakajya kwa noteri kugira ngo bemeze ko koko icyo cyangombwa cyabuze cyangwa cyatakaye cyangwa kibwe, byose birashoboka. Hanyuma yaho rero ubwo busabe bwabo bugatangwa, hanyuma bukanasuzumwa. Ikindi navuga ku muturage ni kizavaho ni amafaranga yo gucapa icyangombwa. Hari amafaranga twita amafaranga y'icyangombwa gishya. Buri gihe yo twajyaga dusohora icyangombwa cy'ubutaka mu buryo bw'impapuro, habaga hari icyo giciro cy'amafaranga 5,000 yabaga agomba gutangwa n'uwatse serivisi. Ibyo nibyo navuga yenda nko ku muturage cyangwa se inzego zitunze ubutaka, inyungu iki cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka kizanye. Noneho ngarutse kuri leta rero, leta izungukiramo ibintu byinshi. Zimwe muri conflicts cyangwa se n'imanza zijya zibaho zituruka kuri fraud, ku bantu bagerageza kwigana bino byangombwa by'ubutaka. Leta rero uyu mutwaro yari ifite kuri izi manza n'izindi conflicts ijya gukemura ibibazo byose bizagabanuka ku buryo bugaragara. Hanyuma nanone buriya leta mu gucapa biriya byangombwa ikoresha amikoro menshi, ikoresha amafaranga menshi. Hari amafaranga agenda ku mashini zibicapa zitwa imprimante, hari amafaranga agenda ku mpapuro zikoreshwa nazo ziba zihariye, murazizi, abatunze ibyangombwa barazizi. Hari amafaranga agenda ku bakozi nkiri ku bijyanye na printing cyangwa gucapa ibyangombwa. Hari n'icyo gihe cyo gutanga ibyangombwa. Mu by'ukuri ni ibintu byasaga naho bitwara amikoro menshi leta yacu. Hanyuma rero n'abastaff cyangwa abakozi bari basanzwe bakora ako kazi, abo rwose bazahabwa izindi nshingano, ariko nanone zijyanye no kwihutisha serivisi z'ubutaka. Ikindi kintu rero kibaho, kuba abaturage batitabiraga yenda guhinduza impinduka zabaye muri registre y'ubutaka. Tuvuge umuntu akagura agatinda kujya gukoresha mutation kubera yuko yabagazi yuko ari ibintu bigoye, ari ibintu bifata umwanya. Nicyo cyajyaga kibyara icyo twita informal transaction. Umuntu akagura akarambika. Niba wari warumvise abantu bajya gusaba umugeni akamara imyaka myinshi atarajya kumutwara, ni kwa kundi usanga umuntu aguza ubutaka amaze imyaka 2-3, kandi murabizi hari principle yabaga twakoreshaga cyangwa themes twakoreshaga mu gihe cya campaign za Land Week, aho twavuga ngo ubutaka butakwanditseho si ubwawe, n'ubwo wabuguze ukarambika aho ngaho, ejo hashobora kuvamo ikibazo, uwo mwaguzaga pfa cyangwa se akajya hanze, ugasanga wowe bikugireho ingaruka. Rero ibyo bya informal transaction rwose, iki cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka aho tuvuze yuko kizihutisha service, bizatuma abantu bakaga service z'ubutaka bihutira gukora impinduka cyangwa kwandikisha impinduka muri registre y'ubutaka. Ikindi rero nanone ikijyanye na corruption, hari abantu bajyaga bakora muri service zo gucapa ibyangombwa kubera ko
kuko nyine bazi ibibazo bizamo no gutinda, ugasanga bashaka guca amafaranga ku ruhande atari muri ya yandi yo muri serivisi. Noneho rero leta nanone ifite inyungu, kubera yuko niba ikeneye kwandika impinduka zabaye ku butaka, tuvuge nk'igishushanyo mbonera, ni urugero mfashe, ishobora kubikora itiriwe isaba yuko abantu bagarura bya byangombwa, ahubwo nyuma y'uko bikozwe ba bantu bagahabwa ubutumwa bubabwira ko impinduka zakozwe zarangiye, hanyuma noneho bakaba bashobora noneho kubona uburyo babona cya cyemezo gikosoye, cya cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka gikosoye. Ibyo rero navuga ko muri rusange arizo nyungu, haba ku muturage ndetse no kuri leta, iki cyemezo koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka kizanye. Yego, urakoze. Hari imbogamizi wavuga zagaragayemo? Yego, murakoze cyane. Hari imbogamizi imwe nashaka ngaruke kuko yagiye igaragara cyane. Ni imbogamizi yuko usanga wa muntu abonye ubutumwa bugufi cyangwa se ushaka gusohora cyangwa cy'ubutaka, akora urugendo rwose ku ikoranabuhanga babasaba, ariko icyo cyangwa kikanga gusohoka. Twaje gusanga harimo impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni impamvu ya network. Hari igihe n'ubundi ajya kugisohora ugasanga nta murandasi itameze neza, kikanga gusohoka, bisaba yuko yongera kugerageza. Iya kabiri twabonye kandi ikunda kugaragara cyane, ni igihe noneho iyo amakuru ari muri registre y'ubutaka batuzuye neza. Aka kantu banza unsubirize uyu muntu witwa Nshimiyimana Bosco watwohereje ubutumwa kuri Facebook, kijya gusa n'icyo ngicyo waruvuze. Ati mwaramutse neza, mumbarize abatumirwa mutese ko kuri iki cyangombwa kuba cyabaye download ariko kugifungura bakatubwira ko kitari muri PDF, ubwo ikibazo kirimo ni iki? Nicyo navugagaho. Ubwo ni ukuvuga ko uburyo bwa mbere hari igihe usanga afite mu PDF yabaye expired. Iyo ni impamvu ya mbere twagiye tubona. Ngo yararangiye. Yego, sawa yuko updating. Itagifite agaciro ahari. Yego, twabyita gutyo. Impamvu ya kabiri ni igihe network itameze neza. Birashoboka yuko ubikora ku ruhande rwawe network itameze neza, cyangwa se no ku ruhande rwa serivisi uri gusaba network yacitse itameze neza, icyo gihe bisaba kuza kongera. Iyindi mpamvu igaragara cyane, nayo yagiye igaragara, ni igihe hari amakuru atari muri registre y'ubutaka tuzuye. Wenda ugasanga muri ya makuru arimo aderesi yawe ntigaragaramo. Urumva ko mbere y'uko icyo cyangwa gisohoka kibanza kureba yuko amakuru yose yuzuye. Iyo usanze rero ubikoze rimwe kabiri bikanga, ushobora kwegera ibiro by'ubutaka ku karere hafi yawe, cyangwa se ukanahamagara kuri 2142 bakurebera impamvu kitasohotse. Wasanga ari impamvu yuko aderesi yawe itarimo, aho ubutaka warizwa wenda hari akantu kaburamo, icyo gihe warabikosora, hanyuma bakakumenyesha yuko byakosohotse kugira ngo noneho gishobore gusohoka neza. Ariko bakanibuka yuko rwose yuko nizo PDF agomba kuyapudetinga kugira ngo nayo itume gisohoka, kuko nayo ni mu mbogamizi zagiye zigaragara. Numvaga izindi ko umuntu yari yazivuzeho, ziriya zindi zose rwose zo kuvuga ngo nta telefone ngira, rwose abakozi bari ku murenge, kandi yari ku murenge ashobora no kureba ibyo mu karere kose mu byafasha umuntu. Si ngombwa yuko uva mu murenge umwe ujye kure, ariko mu karere kamwe cyangwa ku biro by'umubitsi w'inyandiko z'ubutaka kuri urwo rw'intara hafi yawe wabona, ushobora kugerayo bakagufasha kugira ngo bagusore, cyangwa niba udafite telefone cyangwa murandasi. Iyindi mbogamizi yo ishobora gukemurwa n'undi wese, niyo umusaza umukecuru yabonye ubutumwa ariko nta murandasi, ashobora gushaka umwana we akamufasha kuri cyber, bafite internet bakamufasha kureba iby'ubutaka ku murenge. Icy'ingenzi nuko muri kumwe kugira ngo rya jambo banga niba risohora rikaza kuri telefone yawe urimwereka kugira ngo noneho agusohore cya cyangombwa. Yego, no kuvuga ngo icyangombwa cyo cyagaragaye ko gihari. Yego, ni byiza ko umuntu asubira akajya kugisohora ibyo urimo kuvuga, cyangwa nakirekeramo nge nkaba nzi ko kirimo gusa. Yego. Cyangwa ni ngombwa noneho no kugitunga, tubavuga ngo mu mpapuro. Rwose nagira ngo mukamaho tunabisobanurira abantu. Icyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka ni icyangombwa koranabuhanga nyine, ni electronic. Rwose birahagije kuba wagikuruye ukaba ugifite muri telefone yawe. Si ngombwa ko ujya kongera gushaka kugicapisha, haba muri cyber cafe cyangwa no ku nzego za yenda zikwegere zifite imprimante z'amashini zishobora gusohora, kuko birahagije yuko waba ufite iyo digital copy cyangwa se icyo cyemezo koranabuhanga kugira ngo ube wizeye ko ufite. Ko hajya habaho ikintu cyitwa kwibwa amatelefoni.
umuntu anyibiye telefone naragishyizemo nta kintu yagikoraho. aha iyo niyo nyungu ikomeye wavuga icyemezo koranabuhanga. ni ukuvuga yuko waba ufite telefone yawe bakayiba ariko ufite indangamuntu, igihe cyose wajya ahariho hose ku murenge cyangwa ku karere wababwira uti telefone yanjye barayibye, ubutaka bwanjye sinyibukana nimero zabwo, bazashyiramo ya ndangamuntu yawe bahite babona ubutaka bukwanditseho, bakubwiriza nimero wongere usohore ibindi ubibike. wenda ku bari batagira murandasi n'abatagira telefone, niyo mpamvu tuvuga tuti ashobora kwegera umuntu umufasha kugira ngo nibura agira agapapuro yiga ku musego, ariko ku basanzwe bakoresha ikoranabuhanga rwose tunabamenyeshe si ngombwa kuzongera kuvuga ngo usore impapuro zibike hariya. ni nayo mpamvu turabwira umuntu wese ujya kugura ubutaka yuko za mpapuro ni ukugira ngo umuntu yibuke nimero ye atayibagirwa, ariko agaciro nyako ka cyangombwa icyo ari cyo cyose cy'impapuro nuko ya makuru ari ku rupapuro ahura nari muri registre y'ubutaka buri wese ashobora kwireberamo. Ariko ibyo bintu bibanza byumvikana kuko n'ubu ngubu umuntu ugiye kwivuza watanze mitiweli ntabwo akijyana twa dupapuro tw'umuhondo rwose ntaho bihuriye upfa kuba ufitemo indangamuntu yawe. Reka muri iyi minota yari 30 ndabona igeze kuri 28 yego reka twakira abantu nibura nk'abangahe kuri telefone, hanyuma hano n'ibibazo byinshi abantu bagiye babaza bifashishije WhatsApp, bifashishije Facebook n'ubundi buryo tujya bifuza kuganira na Radio Rwanda. Reka tubanze abo kuri telefone, niba hari umuntu uri kuri telefone tubanze twakire nka 3 cyangwa 4, hanyuma yaho tugaruke. Allo yego hano gatunda Nyarurema. Yego jya kure ya radio yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Nagiye kure yayo. Ikibazo nibaza ngiye ubwanjye. Kuki umuntu ufite ikibanza yego anganya amafaranga n'ufite isambu yose ugasanga kujya guhinduza n'ibihumbi 30, ufite ikibanza n'ufite isambu ugasanga n'ibihumbi 40. Yego urakoze. Ibyo bintu bakabisobanuriyeho neza rwose bitubera imbogamizi. Akoze uwo nguwo ni umwe yenda nubwo harimo turimo tuvuga ibi by'ikoranabuhanga twiyemeje ko n'ikibazo kindi kiza kuko mara expert mu by'ubutaka. Waramutse neza? Waramutse neza. Yego ni mujyambere w'ikinira mu karere ka Rulindo. Uraho neza mujyambere, ngaho baza none. Icyo cyangombwa kizaba kiri muri telefone, umuntu ajya no kuguza kuri banki azajya yerekana telefoni cyangwa hari ukundi bizagenda? Urakoze cyane. Twakira undi. Allo yego ni Radio Rwanda. Yego waramutse neza, wahageze rwose. Yego witwa ufite ikibazo. Ninde uherereye he? Nshimiyimana Theogene. Ngerereye mu karere ka Burera mu kagari ka Nyagahinga. Yego baza. Ikibazo mfite umuntu afite igipapuro cy'ubutaka n'ufite resi, uwaba ufite agaciro n'uwuhe? Resi wagiye giturage. Resi nyine wagiye kuguriraho se ibishyimbo byo guteka ni resi imeze ite? Ni resi yawaguriyeho umurima. Ni ukuvuga ngo waguze umurima cyangwa mu kimwe bawuguhaye? Inyandiko mwandikiranye hagati yanyu gusa. Nta notero uriho. Cyumvikanye. Taho urakoze. Reka dufate umwe turekeraho. Allo yego nitwa Auguste Gumereza mu karere ka Kirehe mu murenge wa Mahama. Yego ndabaza uzaba ibyangombwa birenze kimwe bizagenda? Yego yego ibyangombwa birenze kimwe kandi afite indangamuntu imwe. Urakoze. Uwa gatanu dufashite 5 bo kuri telefone. Allo yego aramutse neza mukama. Komera. Ni Kadenesi mugasura muvugana. Yego Kadenesi. N'abatumirwa nabasuje kandi ubusobanuro baduhaye tunashimiye serivisi
bazanye ariko hari igihe ushobora kuba wari ukiri urubyiruko cyangwa se utarafatira irangamuntu bikaba ngombwa ko simukadi yawe ibaruza ku babyeyi ariko ubu ngubu ukaba warigiye wenda kuri midi ikaba yaraguhaye irangamuntu ese bizasaba ko nimba waratunze ubutaka ariko simukadi ikaba yoroye ku babyeyi nk'urubyiruko bazamuka ubu bizasaba ko kuri sisiteme ya telefone ukoresha uzakoresha simukadi ya wa mubyeyi cyangwa se irangamuntu ya wa mubyeyi wakwibarujeho. yewe urakoze cyane. byiza kutubwira ushobora kuba waratakaje nomero wenda y'icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se ubutaka bwawe utazi nomero yacyo ushobora kuba wakwifashisha mu muhanda imbibi ubutaka ukaba wabona nomero y'ubutaka bwawe ukaba wabona nomero y'ubutaka bwawe wifashishije umwishyura cyangwa se mu muhanda imbibi. yego baragusubiza. urakoze cyane Kadenesi. reka dufate n'abandi. yego reka dufate n'abandi. yego tujye ku butumwa bugufi mubanze musubize ibyo ngibyo. urakoze cyane. wa mbere yari Nyarurema ntabwo twumvise neza amazina ye byavugaga ukuntu ngati kuki abantu bafite ubutaka butangana bishyura amafaranga amwe ya serivisi. hano namubwira yuko yego ni serivisi kuko harebwa serivisi ntiharebwa ingano y'ubutaka muri serivisi z'ubutaka kuko niba icyangombwa bari busohore niba ari kilometero utunze ntabwo bari bumenye niba ari metero 50 nubwo zamenyekana niba serivisi ari imwe ku bantu bose ibigendaho kuri leta ari bimwe ari umwanya n'ibikorwa byose urumva ko yahagombye kuba mwe bitandukana ku misoro umutungo utimukana kuko butangana ariko ufite ubutaka bunini na butoya mu by'ukuri serivisi itangwa kuri leta ni imwe mu buryo nta mpamvu yo kugira ngo amafaranga atandukanye. yego icyo twagisimbutse twakomeje ubwo ngira ngo arabyumvise. mu jyambere ati ufite ibyangombwa kuri telefone najya muri banki bizagenda bite. mu by'ukuri nicyo cyiza cy'ikoranabuhanga ni ukuvuga yuko umunyarwanda wese urwego rwose na banki zirimo bashobora kwirebera muri registre y'ubutaka. banki iyo waje ukamwereka kuri telefone uti cyangwa ashaka kugira ingwate ni iki bafite ubushobozi bwo kugira ngo birebere muri registre y'ubutaka inakorana na systeme zabo basanzwe bakoresha barebe ko ubutaka bukwanditseho nta tambamira nta n'ikibazo hanyuma bo bashobora no kwisohorera cyangwa koranabuhanga noneho bakagikoresha mu kwandikisha ingwate mu buryo nta kibazo nta n'impungenge bakwiye kugira. Theogene Burera nawe ati ese ufite iresi ufite ibyangombwa by'ubutaka n'ufite resi yaguriyeho igifite agaciro ni kihe. namumenyesha yuko icyambere ubugure bwemewe n'amategeko nubwo akorewe imbere ya noteri w'ubutaka kuko noteri ahita akora ajya ahererekanya ubutaka wita ubwawe butakwanditseho ubaye warabuguze utarabwiyandikishijeho mu by'ukuri mu gihe butakwanditseho ubwo butaka tubufata nk'aho atari ubwawe kuko wa muntu wakugurishije aramutse agize ikibazo cy'urubanza n'ibiki bagasaba amakuru muri registre y'ubutaka yanditse kuri wa muntu bwa butaka wita ko waguze utigeze uhinduza ntabwo bufatirwa kubera yuko baracyanditse kuri wa muntu. niyo mpamvu namumenyesha yuko icyiza nuko ubutaka mugura mbere ya noteri kugira ngo uhite wandikishaho bwa butaka hataba uburiganyamo hagati cyangwa ibindi bibazo ahura nabyo butarakwandikwaho. ugenda ureba n'ibyo umuntu yaza gusubiza bijyanye n'ikoranabuhanga. nawe twari tugezeho aho bari babajije Kadenesi we ndumva yamusubiza ati ufite simukadi ikaba ibaruye ku babyeyi nyuma akaza kubona nimero ye byagenda bite. yego nk'uko twabivuze mu gutanga serivisi tugenzura ibintu bitatu. tugenzura UPI nimero y'ikibanza cyangwa y'isambu tukagenzura nimero y'indangamuntu. nimero y'indangamuntu twavuze ko n'ubundi ibiri ku cyangombwa cy'ubutaka tukareba niba bihura hanyuma tukagenzura na telefone ariyo tuza koherezaho ya kode iza kukwemerera gukurura icyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka. Kadenesi rero ibyo uvuga nibyo hashobora kuba warandikishije iki kibazo gikunda kubaho warandikishije simukadi yawe ukoresheje umwirondoro w'abandi bantu reka no kuvuga ababyeyi. umuntu birashoboka yuko ashobora kuba afite umukozi wo mu rugo akaba adafite uburyo bwo kuba yenda atarabona indangamuntu akaba ashobora gufata indangamuntu ye akamwemera ko yibaruza abaruza simukadi ye akoresheje indi ndangamuntu. ibyo ni ibintu bibaho. icyo gihe birumvikana ntabwo tuzabona uko tuguha ubutumwa bugufi. nanone
icyo yakomojeho avuga ati ese birashoboka yuko noneho ubwo butumwa bwakohererezwa wa muntu nyine yakoresheje ID ye, nimero y'indangamuntu ye. Ibyo ngibyo byo birashoboka, ariko mu gihe abantu bahuye n'imbogamizi zijyanye no kubona yaba bwa butumwa bugufi bubajyana aho babona link ndetse na ya code, byose bazajya begera za nzego zibegereye. Urwego rw'umurenge rushobora kubafasha kubona cya cyangombwa koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka. hari umuntu wabajije ikibazo kijyanye na banki. Yego, twagishyuye cy'amajyambere. Namenyesheje ko banki ifite uburyo bwo kugira ngo barebe kuri ya telefone wamuberetse cyangwa kuba ufite bareba nimero. Bo banki burya hari ukuntu isanzwe ikora ihuje sisiteme yacu n'iza banki zirahuye. Ubwo birimo birasubiza n'iki kibazo umuntu yanyoreje kivuga ngo utubarize iyo wagitanze muri banki nk'ingwate yemerewe banki yemerewe kucyandikisha muri ubwo buryo bushya cyarageze kiri muri banki. Ngewe ndajya kucyandikisha kandi nzi ko kiri muri banki. Kuko ni icyanjye, si byo se? Ni icyanjye. Ngewe niba ngifite ariko nkaba naragitanzeho ingwate muri banki, ubu hakaba haje hiyandikisha ikoranabuhanga, najyayo nkajya kucyandikisha. Bimeze bite? nacyandikisha gute? Reka nizere ko hari ikibazo cyumvikana muri ubu buryo. Ndi kwibwira ko yibaza niba icyangombwa koranabuhanga cyatangwaho ingwate muri banki. Aya banza mudusubize icyo ngicyo cyo kucyandikisha kiri muri banki. Yego, icyo yumva hano nuko ndamuha urugero kugira ngo ahite abyumva mu buryo bworoshye. Urabona iyo haje inoti y'igihumbi cyangwa 500 nshyashya, hariba ikiri muri igikoreshwa ako yajya muri banki n'isohoke. Hano mu butaka nabwo nuko ibyangombwa byatanzwe mbere bifite agaciro, ntago bisaba kuza kwandikisha bushyashya kugira ngo ubone cyangwa koranabuhanga. Bivuze yuko ufite ibyangombwa biri muri banki biriho ingwate. Iturize rwose, umunsi ingwate izarangira banki izagusubiza icyangombwa cyawe. Ntabwo uyu munsi umuntu wese akeneye cyangwa koranabuhanga muri uyu munota. Afite ibyangombwa bifite agaciro, na bya bindi byari byageze ku murenge batarajya gufata bifite agaciro rwose, bazagende babifate. Hanyuma abandi bazagenda basaba serivisi ubu ngubu niko bazajya babona bya bindi by'ikoranabuhanga, kuko babonye inyungu z'impamvu kigomba kuba kiri mu ikoranabuhanga. Yego. Ikindi navuga nuko abantu ibibazo byinshi bibaza bashobora gusanga ibisubizo mu mabwiriza y'umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka yasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Ibibazo byinshi abantu bibaza, ndabizi neza abanyarwanda basigaye bakunda gusoma ibyinshi, ibibasubizo babisanga muri ariya mabwiriza ari muri ya gazeti yasohotse umwaka ushize. Muri iyi minota 17 dusigaranye, ndashaka kugira ngo tugende tubaza ikibazo gisubizwa ikibazo ku kindi. Ni ukuvuga ngo hari uyu muntu wibaza ati se ku bijyanye n'ikiguzi, urugero ku butaka bucyanditse ku mubyeyi ashaka gutanga 8 ku bana, uzi ko habanza kubaho kubugabanyamo udupande, subdivision, hagakurikiraho mutation, ngo mubahe update ku giciro cyabyo. Murakoze. Kugira kuri uyu munota nta cyahindutse ku giciro cya service zihari. Tutegereje ko iteka rya perezida risohoka cyangwa ni mabwiriza atuma y'amafaranga agabanuka. Ni kuvuga yuko ubwo yavuze service ebyiri cyari, urumva ko ari service ugabanyamo ubutaka biracyari kwa kundi. Ni ukuvuga yuko kugabanyamo ubutaka agenda kumvikana n'umuwapimye ubutaka, kenshi wagenda bapima bitewe n'ibice avanamo y'amafaranga atangwa ku rwego rw'akarere. Ni ukuvuga yuko andi avuguruye azasohoka mu gihe cya vuba, ariko ubu ngubu serivisi ziracyatangwa uko zari zimeze ku kijyanye n'amafaranga ya serivisi. Hanyuma uyu muntu yavuze ngo mwaramutse neza, waguze n'umuntu ubutaka byarangira wagurishije akigira mu mahanga, hanyuma waguze akajya mu rukiko rukemeza ko ubutaka bwakwandikaho, kuwaguze ubwo we azabigenza gute bijyanye n'icyangombwa cy'ikoranabuhanga? Icya kabiri, ese noteri wikorera ukora mutation nawe yemerewe kwakira uwo muntu wanyuze mu rukiko zikemeza ubutaka bumwanditseho?
Murakoze cyane. Icya mbere uwo urukiko rwemeje yuko ubutaka bumwandikwaho we amaze kwishyura amafaranga ya serivisi ku irembo ya dosiye ayishyikiriza umurenge cyangwa akarere ubutaka bubarizwamo. Icya kabiri, noteri wigenga wikorera, ntabwo ari wigenga ni uwikorera, ntabwo yakira atanga serivisi zitarimo kwemeza imikono. Ni ukuvuga yuko nk'iyi serivisi urukiko rwemeje ko ubutaka bwandikwaho, ntabwo ukeneye kwemeza imikono, niyo mpamvu utakeneye kujya kwa noteri wigenga, ahubwo wowe uhita wigira ku murenge cyangwa ku karere kugira ngo dosiye yakirwe hanyuma ikorwe, uzabone ubutumwa bukumenyesha ko umaze kwandikwaho ubutaka wibonera cyangwa amakoranabuhanga. uyu muntu yitwa Daniel. Ariko nagira ngo hari akantu nakongeraho kuko yaragaragaje impungenge niba azabona buriya butumwa nawe. Mu by'ukuri hari inyandiko twari dusanzwe dukoresha abantu bakiraho serivisi arizo twita forms, barazizi, form ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, gutyo twajyaga dusaba abasaba serivisi gushyiraho nimero ya telefone kugira ngo tuzabahe bwa butumwa bugaragaza ko dosiye yemejwe. Rero ubu ntibikiri ngombwa yuko tugendera kuri izo nimero baba bashyizeho, kuko utayifite ashobora gushyiraho umuturanyi cyangwa iki, kugira ngo nihabonekamo ikibazo yenda abantu bamuhamagare cyangwa bamwoherezeho ubutumwa bumubwira ati ibi birabura kugira ngo abyuzuze. Ahubwo iyo tumaze kuzuza amakuru muri registre y'ubutaka, tureba imyirondoro y'abantu banditsweho ubutaka yonyine, niyo tureba. Byumvikane neza rero ko nk'uyu muntu muri no case ari we tuzareba, ni nawe tuzoherezaho ubutumwa bugufi bumugaragariza ko dosiye yemejwe n'uburyo ashobora kumanura cyangwa gukurura cyangwa mu bw'ikoranabuhanga cy'ubutaka. Uyu muntu ngira ngo ariko iki mwana mwakivuzeho ati mutubari, yitwa Evariste, ati mutubarize kuri muri nk'umuntu wakeneraga inguzanyo kuri banki bizajya bigenda biti, tumutubwire n'uburyo bwo gukosora imbibi muri ibi bintu nabyo bikenera ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Icya banki twagishubije, banki rwose ifite uburyo ibona amakuru arinditse muri registre y'ubutaka, barahabwa uburyo bashobora no kwisorera icyo cyangombwa koranabuhanga nka banki kugira ngo bagikoreshe nta kibazo. Ku bijyanye no gukosora imbibi z'ubutaka, nibisanzwe zajya zikosorwa mu buryo busanzwe. Hari aho usanga ari gahunda yateguwe na leta ikoza tukakosorera abaturage, cyangwa umuntu akaza akikosorera nta cyahindutse. Ahubwo hano kubera yuko umuturage ashobora kuvuga ati nta cyangombwa mfite, azasinya gusa yemeza ko imbibi zabaruwe neza, ubundi bikorwe, bose babone ubutumwa bugufi bubamenyesha yuko za mpinduka zabaye zikosoye, noneho bashoboye gusohora icyangombwa koranabuhanga. Uyu muntu wita Binide niwe ati ndashimira cyane iyi gahunda yo gutanga icyangombwa koranabuhanga, kuko byajyaga bitugora gutegereza abashinzwe ubutaka ku mirenge kugira ngo bazajye kukizana ku karere. Ibyo bintu byajyaga bitugora, none rwose ubu ngubu amata yabyaye amavuta. Arakoze cyane uyu muntu yitwa Gilbert ati mfite ikibazo nshaka ko munsobanurira, none se uguze ubutaka ugasanga nimero ya UPI ziri kuwo mwaguze, ariko bashyiramo ID z'uwo mwaguze kugira ngo mubone TIN namba, ngo mubone uko mwishyura imisoro, hakaza izindi namba za ID zitari uwo mwaguze, ubwo bizagenda biti? Ntekereza ko icyo gihe yakwegera Rwanda Revenue kugira ngo barebe ibibazo birimo aho ngaho, hanyuma bamufashe no kubibonera igisubizo. ubwo yahise hari n'icyo wigeze kuvugaho n'ubundi nawe yakibajije, ariko tese gukosora ibyangombwa byanditse nabi bikosorwa bite hifashishijwe ikoranabuhanga? ese kuki bisaba kujya kuri Rwanda Revenue? N'ibyo ngibyo nyine nibyo yavuga, ngira ngo nicyo mwari muzahari. Gusa hari urumva serivisi z'ubutaka, hari mu gice gikorwa kijyanye n'ibyangombwa gikorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, hakabamo na serivisi z'ubutaka ariko zijyanye n'imisoro, ku buryo ku munyarwanda ahita yumva yuko byose biri muri serivisi zimwe. Ariko iyo ahuye n'imbogamizi ku ikoranabuhanga rya Rwanda Revenue, bisaba yuko n'ubundi akosorera kuri Rwanda Revenue. Ariko turabiza ko mu gihe kiri imbere hararebwa uburyo izo systeme zahurwa, mu buryo iyo akosoje mu butaka bihita byikosora muri Rwanda Revenue. Biracyakorwaho kandi turumva mu gihe kiri imbere bizakunda, mu buryo atari ngombwa yuko wandikishije ubutaka warangiza mu gihugu kuzuza muri Rwanda Revenue. Ndumva ushubije n'uyu muntu wavugaga ngo mumbarize gukorera ihererekanya ry'ubutaka kugira ngo rikorwe k'ikoranabuhanga, uwo mwaguze atarishyura imisoro. Ihererekanya rirashoboka cyangwa ntirishoboka? Agomba kubanza kwishyura imisoro.
tubyumvikaneho. agomba kubanza kuyishyura kugira ngo mubone niko bimeze, guhererekanya mubone nuko kiriya cyangombwa nacyo nawe wagikoresha. Nitwa Nshuti, turabashimira iki kiganiro. Mutubarize ikibazo mfite giteye gutya. Hari ukuntu uba ufite ubutaka bwanditseho ko bwagenewe ubuhinzi, ariko muri sisiteme ugasanga ubutaka bwagenewe imiturire. Ese ibi nabyo byahinduka ukoresheje iryo koranabuhanga? Niba byashoboka bikorwa biti? Murakoze. akoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Hari icyo umuntu yavuzeho avuga ati biza tworohereza kugira ngo dukosore. Uri mu mbogamizi twari dufite zatumaga kuvugurura igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka kugira ngo tubihindure bijyane n'igishushanyo mbonera gishya, byasaba yuko ibyangombwa abaturage bose bari bafite tubanza kubigarura kugira ngo bikorwe. Ubu ngubu aho igishushanyo mbonera kivuguruye kimaze kwemezwa, igisohotse mu igazeti ya leta, tuzajya tuhita tumenyesha abatuye aho hantu, tubamenyesha ibyahindutse, hanyuma tuhite duhindura imikoreshereze y'ubutaka muri regisitiri y'ubutaka tutabanje kubahamagara, bo babone ubutumwa bugufi gusa. Ariko kugera uyu munsi kubera yuko ibishushanyo mbonera dufite hari bisigaje kwemezwa ku rwego rwa nyuma bisoke mu igazeti ya leta, niyo mpamvu tutahise tubisimbuza. Bivuze yuko iyo we ku giti cye akeneye ko ahindura icyo imikoreshereze y'ubutaka icyagenewe gukoresha bwa butaka, bisaba yuko n'ubundi abisaba mu buryo busanzwe, akajya ku rwego rw'akarere cyangwa ku murenge bakamufasha. Ariko tubamenyesha yuko mu gihe gito kiri imbere tugiye gutangira aho imaze kwemezwa ku rwego rwa nyuma, duhita tumenyesha abanyarwanda muri ako gace bose bafite ubutaka tukabihindura, tumaze kubamenyesha kuko regisitiri y'ubutaka kugira ngo ihinduke nuko nyir'ubwite abimenya, akamenya ngo niki cyahindutse ku butaka bwanjye. Bivuze ko uyu munsi baracyabisaba mu buryo busanzwe, ariko mu gihe kiri imbere ziri muri serivisi zizavaho, ahubwo aho igishushanyo mbonera kimejwe n'inama y'abaminisitiri kigasohoka mu igazeti ya leta, tuhite tubihindura tubamenyeshe bose bamenye bati ubutaka bwanyu bwahindutse gutyo, kuko bigiraho ingaruka mu buryo yarasanzwe butunze. Hari uwishyuraga imisoro atazayishyura, hari utabishyuraga uzajya wishyura bitewe n'igishushanyo mbonera kivuguruye. Iri koranabuhanga hari icyo rigiye gufasha abo bantu? Yego, nuko bizihutisha kwita bihinduka mu buryo nta muntu uzajya wishyura umusoro atageneye kugira ngo bikorwe vuba. Nk'ubu mujyi wa Kigali kubera ko igishushanyo mbonera cyabo cyemejwe n'igazeti ya leta kwa cyasohotse, turi muri gahunda yo kureba uburyo tuhita tubihindura kugira ngo kite gikemuka, kuko ntibikeneye ko tugarura ibyangombwa cyangwa ducapa ibindi bishyashya. Bwana ko umuntu nk'umuntu umenyereye nyine ibijyanye n'ikoranabuhanga, uyu muntu ati mutubwire none se icyo cyangombwa nacyo kizaba gifite ifoto y'isambu nk'uko tubimenyereye cyangwa ni metero kare gusa? Amakuru yose arasanzwe ku cyangombwa gisanzwe kiriya gicapye agaragara kuri kino cyangombwa koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka. Rwose nta mpungenge, yenda ahubwo icyo namusaba, icyangombwa dusanganywe haba hagaragara ka kantu ak'ishusho. None warabaza ubundi iyo ugiye mu ikoranabuhanga icyangombwa cyawe hari ukuntu uba ukibona kiri mu kabande hariya ariko uzi ngo ukajya ukibona. Warabaza iki cyangombwa koranabuhanga kizaba kimeze nk'ibi tubona bicapye kuri iki cyangombwa dusanganywe cy'impapuro, cyangwa ni nka bya bindi nyine tubona mu ikoranabuhanga? Rero icyo namusubiza ni uko ibyo abaza niko bimeze. Icyangombwa koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka gishya kiriho n'ishusho y'ubutaka, ishusho n'imisusire y'ubutaka, ni ukuvuga igishushanyo cy'ubutaka. Ibi rero biramara impungenge abantu bibazaga. Nanone ikindi ngarukaho ni ikijyanye n'imiterere y'ibyangombwa bishyashya cyangwa ibyangombwa by'ubutaka bishyashya. Hari itangazo ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda cyashyize ahagaragara mu minsi ishize yuko nayo imiterere y'izo mpapuro yahindutse, ku buryo ubu ngubu hari iteka rya minisitiri rishyiraho imiterere mishya y'inyandiko z'ubutaka. Rero ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa ko tugira inyandiko eshatu, cyane cyane nko ku bantu bafite amasezerano y'ubukode burambye. Mbere habaga hari amasezerano, hari certificate, hari ndetse na cya gishushanyo cy'ubutaka. Ikindi nasobanurira abantu yenda nuko bataragerageza kubikora, nabyo tuzabibamenyesha mu minsi iri imbere, nuko kuri rwa rubuga twavuze iyo ugiyeho ubona n'ikintu cyitwa Central Geographical Coordinates.
ni korodone z'aho isambu iherereye ku buryo iyo ufashe iriya mibare ziriya korodone ukazishyira muri google map cyangwa se kuri kigali master plan cyangwa se nsdi hub cyangwa se geo hub, mbese application zose zikoresha amakarita, iyo ufashe ziriya korodone dutanga muri summary y'amakuru dutanga kuri poto ushobora guhita ubona aho yasambu cyangwa cya kibanza giherereye. Ni ibintu nanone byiza cyane abantu bajye bagerageza kubikora. Ibi bizavanaho n'abantu yenda bitiranyaga imitungo itimukanwa, ugasanga yenda umuntu agurishije umuntu ahantu nyamara wajya kuri field kuri terrain ugasanga hatandukanye na hahandi we yashaka kugura. Yego, urakoze. Reka uyu muntu arabaza umusubize Muyomba ati nitwa Nkundimana Vincent w'inyamagabe umurenge wa Kamegeri, ati mfite ikibazo giteye gutya, naguze ubutaka n'umuntu, ni ukuvuga ngo yaguze n'umuryango abawuhagarariye baransinyira, hashize imyaka 7 uwo muntu yari atuye iburasirazuba, ntitwahererekanije muri leta, wari uhagarariye yitabye Imana, umuryango ariko tugura icyangombwa yari yarakimpaye, none nakora iki? Yakoze cyane. Ni ukuvuga yuko harimo inzira ebyiri. Iya mbere ni uko abazungura abanyakwigendera babanza gukora inama y'umuryango kugira ngo bemeze abazungura ni bande. Inama y'umuryango yemeza ngo abazungura bafite uburenganzira cyangwa se bazungura wa muntu kugira ngo bashyire mu bikorwa ubushake bwe ni bande. Abo akaba ari bo bazajyana nawe imbere ya noteri bafite niyo nyandiko yakorewe imbere y'inama y'umuryango yakorewe imbere y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yemeza ngo abazungura abanyakwigendera n'uyu. Abo bazungura rero nibo bakorana ihererekanya mbere ya noteri mu by'ubutaka. Uburyo bwa kabiri ni mu gihe atashobora kubabona cyangwa se bakanamugora kumva ko afite icyangombwa, afite amasezerano y'ubugura ariko atakorewe imbere ya noteri. Icyo gihe ashobora kujya mu bunzi niba bwa butaka buri munsi y'agaciro ka 3,000,000 agasaba yuko bwa bugure bwemezwa, noneho bwa butaka bukamwandikwaho, cyangwa se iyo karenze ubutaka burenze agaciro ka 3,000,000 ajya mu rukiko kugira ngo urukiko rwemeze bwa bugure hanyuma rutegeko yandikwaho bwa butaka. Uyu muntu ati nitwa Gatete Felician ndi Masaka, ndabaza ku kigendanye na procreation zihabwa bamwe na bamwe baguze ubutaka. Ubwo izajya yemerwa mu buhe buryo kugira ngo ukorerwe imitation? Murakoze. Dusorera nuko procreation ubundi ni nko kuvuga ngo simbonetse kugira ngo ngiye gusinyira mugenzi wanjye nagurishije ubutaka, ntumye undi mwana cyangwa undi muvandimwe umufasha. Procreation zagomba zigira agaciro kazo. Icy'ingenzi nuko bibuka yuko procreation mu by'ubutaka igomba kuba igaragaza neza igisabwa na nimero y'ubutaka. Bivuze ko procreation cyafite agaciro no kujya kwa noteri nibisanzwe, ahubwo imbogamizi bakunda kugira nuko hari igihe batanga uburenganzira bwo gukora ihererekanya ariko ntibashyiremo nimero y'ubutaka. Hagomba kugaragara nimero y'ubutaka irambuye, kandi niba ari umugabo n'umugore bombi bakagira uruhare mu kugira ngo ibyo bintu babisinyire muri procreation ihabwe uzajya kumbera ya noteri. Icyo nakongeraho, umuntu wahawe procreation cyangwa se umuntu watanze procreation nuko ubu buryo bw'icyangombwa koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka aho kugira ngo duhe noneho wa muntu wahawe procreation cyangwa ntago ariko bizagenda, tuzajya tukihera nyir'ubwite wa undi wamutumye. Yego, nkuko Muyomba nabivuze, iyo procreation azayikoresha nyine muri application bisanzwe, ariko twebwe nitujya gutanga ya bwa butumwa bugufi tuzabwihera nyir'ubwite. Muri make ahangaha akantu yashatse gusobanura kandi ntiyakarangiza kose. Mu by'ukuri iyo tujye koreza ubutumwa ntago tuba dukeneye yuko waduhaye nimero ya telefone, ahubwo registre y'ubutaka ifatanya na nimero ya registre ya NIDA ituma tureba indangamuntu yanditse kuri bwa butaka ihita ishaka telefone yanditse kuri wa muntu ikahita imwohereza ubutumwa. Urumva yuko ushobora kuza mbere ya noteri ugasinya amahagarariye Mukama, ariko ubutumwa bukajya ku muntu wamutumye kumugurira, kubera yuko nicyo nashaka kuvuga, imashini ziravugana ukamenya ngo telefone yanditse kuri Mukama ni iyihe kugira ngo ihite imwohereza ubutumwa, kuko abantu bandikishije amatelefoni yabo bijyanye n'indangamuntu. Yego rwose cyane.
uyu muntu yavuze ati mudusobanurire ku bantu twakoze ihererekanya mbere y'uko itayito iza turacyategereje none ko ibyangombwa by'impapuro bitazongera gutangwa uyu muntu muraza kumusobanurira neza niba biza tuzabona icyo cyangombwa ko hashize igihe se ubwo ntihazabaho kutwibagirwa. murakoze cyane. icya mbere ni uko ku bantu basabye serivisi ikemezwa mbere ya tariki 6 Mutarama uyu mwaka, ibyakozwe mbere nta butumwa babonye kubera yuko byari byaramaje kwemezwa ku buryo n'ibyangombwa byabo byari byarasohotse ubu biri ku mirenge bagomba kugenda bakabifata. Ariko ku basabye serivisi ikemezwa nyuma y'itariki 6 ni ukuvuga yuko ikoranabuhanga ryari rimaze kuba ryaramenyeshejwe yuko urizemezwa ubutaka bwe bukemezwa uyu munsi azahita abona ubutumwa bugufi bumumenyesha. Utarabonye ubutumwa bugufi mu by'ukuri nuko ibyangombwa bye byemejwe mbere y'iyo tariki, ahubwo twamugira inama kugira ngo yegere umurenge ubutaka barizwamo kuko azasanga ibyangombwa bye bihari. Ibyo byangombwa by'ubutaka bicapye biracyafite agaciro ku buryo yagenda akabifata kugira ngo ashobore kubibona nta kibazo. Ariko uyu munsi n'undi wese utabonye ubutumwa akabona byatinze ashobora kujya ku rubuga twavuze akiyandikisha, ubwo wa eshatu akadomo land information akadomo lands akadomo rwa. Iyo yinjiyemo akiyandikisha nimero y'indangamuntu he ibisabwa byose kugira ngo umwirondoro we wandikwe, bamuha n'uburyo ashobora gushyiramo nimero y'ubutaka kugira ngo ahite yisorera icyangombwa. Bivuze yuko n'ubutabonye ubutumwa bugufi ukabona ko byatinze wenda ubutumwa ntibwakugezeho, ukajya kuri urwo rubuga n'ahantu ushobora gusabira amakuru yose ushaka. Ariko iyo uri nyiri ubutaka washyizemo indangamuntu na UP tugasanga uri nyiri ubutaka, tukoreza ubutumwa kuri telefone butuma ushobora gusohora cyangwa mu gihe cyabonetse ariko ntubone ubutumwa. Ngiye hari ikintu nakongeraho kuko mu minsi mike cyane turashaka ko abantu bakira serivisi n'ubundi bazakira ku irembo. Ubu buryo bwo kubona iki cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka n'ubundi bazajya babubona baciye ku irembo. Turi gukorana n'irembo kugira ngo vuba aha ngaha tworohereza abantu niba warakiye serivisi ku irembo n'ubundi ubona icyangombwa cyangwa uburyo bwo gukurura kino cyangombwa uciye ku irembo. Ni ibintu rero turi gukorana n'irembo. Yego urubuga n'ubundi ntiruzavaho, ariko twifuza yuko abantu badaca mu nzira nyinshi babona iyi serivisi. Uyu muntu arabaza ati se amafaranga yishyurwa umuntu asaba kugabanyamo ubutaka bwe ibice bibiri, mwatubwira ko byabaye itayito yenda itaraza mbere batubwiraga amafaranga ngo y'ifishi n'ibindi. Ese iyo fishe ya itayito nayo iragurwa? Arakoze cyane. Icya mbere no kumumenyesha yuko n'ubundi serivisi itayito ntago yaje kuvanaho imigenzo yari isanzwe ihari yo gusaba ibyangombwa, niba ari fishi 3 niba ari 5, kandi ya fishi itandukanye n'icyangombwa. Ifishi ni igishushanyo, fishi cadastral nava ko ari inyandiko igaragaza ishushanyo y'isambu n'imiterere yayo itandukanye n'icyangombwa cy'ubutaka. Ariko icy'ingenzi ku kibazo abaje namubwira nuko ibyo byose ryateka twavuze ko ryavuguruwe mu nzego zisigaye ko ryemezwa, rizaza ritanga ibiciro bishya kuri serivisi zose ku buryo bazabona impinduka zidasanzwe muri byo. Ubwo rero twasaba kwihangana mu gihe gito kuko n'ubundi amafaranga ashyirwaho n'iteka, iryo teka n'ubundi niyo riyavanaho, twaba tubijeje yuko rwose bigeze kure kandi mu gihe cya vuba bazabibona. Ati mwaramutse neza, mwadufasha mukatubwira inzira zifashishwa mu gushaka icyangombwa gishya mu gihe ikindi cyangiritse. Ese nabyo byakorwa online? Niba ari byo bitwara igihe kingana iki? Murakoze. Reka musubiza aho ngaho gushaka yanarengeje havuga ngo iyo atibuka UPI. Okay. Icyo ni icyanyuma yenda ariko biragaragara nyine ko UPI atayibuka. Iyo atayibuka biroroshye ko tuyimwibutsa. Hari igihe umuntu afite n'ibyangombwa byinshi birashoboka, ariko iyo atibuka UPI imwe mu zo yatakaje cyangwa atazibuka zose, agana abakozi b'ubutaka haba ku murenge, ku karere cyangwa ku biro by'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka ku ntara n'umujyi wa Kigali. Bakoresha nimero ya telefone, nimero y'indangamuntu ye, hanyuma bakaba babona ibya byangombwa bimubaruyeho. Hanyuma rero abigenza ate mu gihe yabitakaje? Icyo asabwa ni ukwiyandikisha kuri rwa rubuga
twahoze turusubiramo ndumva abantu barumenye cyangwa rwibutse ni land information bifatanye akadomo lands harimo niyo s akadomo rwa iyo ugiye rero ukiyandikishaho noneho iyo wibuka ya UPI yawe cyangwa iyo niba wari warayibagiwe tukayikumenyesha winjizamo hanyuma ukabona uburyo ukurura cya cyangombwa cyawe cy'ubutaka koranabuhanga. uyu muntu ati mwaramutse nagira ngo mbaze abatumirwa ko hari nk'abantu bo mu giturage badafite smartphone babigenza bate kugira ngo babone uko bajya ku rubuga badafite smartphone ibyo rwose nibyo hari telefone ziriho zitwa za gatoroshi murazizi za telefone zo kwitaba gusa izo turazizi twibutse ko telefone zose uko yaba ariyo yose tuyoherezaho ubutumwa ya notification dutanga ubutumwa bwo bumugeraho telefone yaba afite iyo ariyo yose. Noneho tugarutse kuri icyo cyiciro cy'abantu bafite telefone zidakoresha murandasi niho twavuze yuko ashobora kwifashisha umuntu uwo ari we wese ufite internet nawe ubwawe mukama hari uwo wafasha utumufasha nuko agomba kuguha amakuru y'ingenzi wifashisha kugira ngo ubone uko umufasha. Ubwo bivuze ko ashobora kujya muri cyber cafe, ashobora kujya mu biro ibyo aribyo byose atari ngombwa by'ubutaka, ahantu hose mbese hari internet. Hanyuma birumvikana icyo umusaba cya mbere ni UPI cyangwa uwo muntu umufasha icyo amusaba ni UPI, agakurikizaho nimero y'indangamuntu, agakurikizaho nimero ya telefone, ubwa butumwa bugufi ya code twavuze ya OTP one time password tumwoherereza, tuyimwohereza kuri ya nimero ya yindi nyine yakira message nkuko twabibonye. Hanyuma rero iyo code yayiguha ukamusaba ururimi yifuza gusohoramo cyangwa ukira aho ngaho ko ngeze impungenge kujya ku muntu ubonetse wese ngo nshyiriramo ko ashobora guhita akiyandikisha hariwe. Oya ibyo ntabwo bishoboka. Wenda aho ngaho izo mpungenge zirashoboka, niyo mpamvu ugana uwo wizeye. Ariko icy'ingenzi ni iki, nuko umubyeyi ufite gatoroshi amara umuntu yafatirana umuntu w'umukecuru ashaka kwiyandikishiriza cyangwa nkakiyandikisha. Ikintu nakubwira izindi nyungu tutavuze ariko ziri obvious zizumvikana nuko itayito ni ikintu gifite umutekano wizewe ku buryo ntabwo ushobora kugira wizewe, ariko nyine byageze mu mashini kandi ari ukuri. None se njyewe mbwiye umuntu ambwiye ngo nyandikira ngo binkorere, njyewe ubutaka bwe ya UPI yarayimpaye yarangiza nkayikubitamo, ariko kubera ko abatabizi nkajya niyandika njyewe. Oya registre y'ubutaka rero ukuntu ikoze ku buryo ari temper proof, ni ukuvuga ngo nta mpinduka zakorwa zitemejwe n'ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka. Ntekereza ariko ni impungenge kandi ni ikibazo cyiza cyane gituma abantu barushaho kumva agaciro ka rwa rupapuro. Mu by'ukuri rwa rupapuro rufite agaciro gusa ko kugira ngo ntibagirwa nimero yanjye, sinibagirwa ubutaka bwanjye nimero yawo ni iyihe. Ariko gukoresha urupapuro cyangwa se icyemezo koranabuhanga kitanyanditseho nta hantu hagitwara ngo bikunde. Cyonyine cyanditseho yuko kigira agaciro gusa iyo gihura n'amakuru yanditse muri registre y'ubutaka. Bivuze yuko yewe ushobora kuvuga ngo ngiye kubeshya mukama ngo ubutaka n'ubwanjye kandi ubw'ubyeyi bwanjye, azabanza arebe kuri kanyenyeri 5 rimwe ko bunyanditseho kugira ngo bwa butaka buhinduke, nuko noteri mu by'ubutaka yemeza ko nyiri ubutaka yamusinyiye imbere nawe ushyira mu ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ko rwa rupapuro agaciro kabyo karangirira mu kwibuka nimero y'ubutaka, ariko kugira ngo noteri cyangwa serivisi z'ubutaka zemere gukora nuko nyir'ubwite hizerwa ko nyir'ubwite ari wabyikoreye yabyisabiye muri serivisi z'ubutaka ku murenge kwa noteri n'ahandi. Ahubwo icyo nibutsa nuko rwose abadukurikira ntimuzigere mwizera igipapuro icyo ari cyo cyose mutirebeye muri registre y'ubutaka. Nibyo ko kandi koko biriho no kuri kiriya cyemezo koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka ahagana munsi biriho neza kugira ngo abantu babone inzira, hariho inzira bacamo kugira ngo barebe amakuru muri registre y'ubutaka, barebe niba ahura n'aya yandi ari ku cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka. No, handitseho yuko iki cyemezo koranabuhanga kigira agaciro gusa iyo amakuru acyanditseho ahura nari muri registre y'ubutaka. Bivuze yuko
gifite agaciro ko kumenyesha abantu ubutaka bwanditse kuri kanaka, ariko buri wese ashobora kureba muri registre y'ubutaka. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi tuvuga tuti mu gihe tutarajya ku ikoranabuhanga ry'uko umuntu ashobora kubyikorera wenyine yicaye mu rugo, iyo ukeneye ko ubutaka bukuvaho ugomba kujya ku murenge cyangwa ku karere cyangwa se ku munoteri wikorera. Ikindi nababwira ni uko utabonye umuntu wizeye hafi yawe, ni byiza yuko ujya mu biro by'ubutaka ku kagari, ku murenge cyangwa ku karere, bakagufasha kugusorera cya cyangombwa kugira ngo ugitunge, ari udafite telefone cyangwa se ufite telefone ariko itakoresha murandasi. Yego, uyu muntu areba ati nitwaga neza Eric, ubaye irangamuntu wibarujeho warayitaye ugafata indi k'imibare ihinduka bizahuzwa bite n'ishyashya? icya mbere ni uko ubundi impinduka zose zibaye umuntu aba agomba kuzandikisha. Niba indangamuntu yawe uyihinduye uba ugomba no kwihutira updatinga cyangwa se kwandikisha za mpinduka zabayeho. Birumvikana ubwo ibijyanye n'imyirondoro yawe byahindutse, wari ukwiye kuba wihutira no kubikosoza muri registre y'ubutaka kugira ngo ushobore kubona gutunga ibyangombwa bihuje n'igihe. Gusa icyo namubwira mu gusohora icyemezo koranabuhanga, byo ari ya mibare 3 y'inyuma yahindutse ntibituma utakibona. Ariko urumva atekereza bagiye muri banki cyangwa kwa noteri bagasanga nimero y'indangamuntu yawe ntihuye n'icyemezo wavuze, ntibijyana. Ni ukuvuga gushaka kubona icyemezo koranabuhanga, ariko nujya gusaba serivisi ahandi bazavuga ati indangamuntu yawe ntihuye n'ibyanditse hano, ubwo ntabwo twizeye yuko bya bintu ari ukuri. Uyu muntu avuga ati yitwa Nshimiyimana tuyikayonza, nagira ngo mbabaze niba umuntu ushaka icyangombwa koranabuhanga gisimbura icyo yari asanganywe afite, nawe arakibona mu gihe nta yindi serivisi yasabaga? Cyane rwose ibyo twasobanuye, ahubwo uyu muntu wanza atakurikiye neza. Ariko twavuze yuko iyo wiyandikishije kuri ya rubuga twavuze twaguhaye, ujyamo rwose, iyo wibuka UPI yawe ugashobora kudownloadinga cyangombwa cyawe koranabuhanga cy'ubutaka. Ahubwo icyo nakongeraho, icyo gisubizo gishobora gutera abandi bantu impungenge ngo afite icyangombwa asohoye n'ikindi cy'ikoranabuhanga. Hano impungenge mbamara cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi ni ubumwe, kuko nyine urabona bo bafite ikibazo. Nk'uyu nawe yahise abaza ati mbariza niba uwashaka gutunga icyangombwa koranabuhanga yakibona atari uko agiye guhererekanya ubutaka gusa. Yego, serivisi zose zitangwa mu butaka. Urumva we arimo kuvuga ngo njyewe najya gushaka icyangombwa ari uko ari serivisi nkeneye. Urumva nicyo kibazo nawe yabazaga. Ntakeneye iyo serivisi yo guhererekanya ubutaka, yo kugurisha, yo kugera gute, icyangombwa nakibona cyane rwose. Wenda icy'ingenzi ni kimwe. Icya mbere, si ngombwa kugikenera kubera yuko usanzwe ufite icyangombwa. Wenda ku bw'amatsiko cyangwa se cyaratakaye cyarangiritse, yego ushaka kubona ikindi, kuko urumva yuko mu rwego rwo kwishyura serivisi ntabwo wavuga uti n'uwafite icya mbere niba cyaranatakaye ngo abanza azabitubwire kugira ngo abone ikindi. Ahubwo icy'ingenzi ni iki, nuko twese tubimenya yuko nta kwizera impapuro bikiba. Kuva ubutaka hajemo icyangombwa koranabuhanga, ni ukuvuga yuko umuntu arisohorera, urumva ko ashaka kukibika kuri telefone cyangwa se akajya no muri sibere bakamusorera ibyangombwa 5 n'icumi cya cyangombwa kimwe. Bivuze yuko ari umuntu ushaka kugira ngo abeshye undi muvandimwe ati ngurira ubutaka ndabufite. Icyambere ko tumumenyesha yuko nta kwizera igipapuro kigihari. Nitukizera impapuro, ahubwo tukirebera amakuru muri registre y'ubutaka. Nicyo cyambere. Ufite agatoroshi, ufite murandasi, hose birashoboka. Icya kabiri bagomba kumenya nuko ubugure bwemewe n'amategeko bwakorewe mbere y'ubutaka, imbere ya noteri mu by'ubutaka. Bifasha iki? Bifasha yuko wa muntu niba yakugurishije mutagiye kwa noteri, ashobora kugenda akabwira undi ngo ngurira ubutaka kuko akira ngo kimwanditseho. N'uyu munsi icyo kibazo twakigiraga nicyo yari yasobanuye kare cyuko za fraude zaba ziriho. Hari n'abajyaga mu biryo kuko tubyita cyangwa se akagenda agacapisha ikindi ku ruhande, kandi hari abahanga dufite hano hanze akagira akazana icyangombwa ukabona kirasa nka n'umwimerere. Uyu munsi rero ibyo byangombwa byose bifite agaciro ko kwibuka nimero y'ubutaka, ariko ubyizere gusa ari uko wabonye muri ko bumwanditseho. Icya kabiri, ubugure bwemewe n'amategeko bufite umutekano n'ubwakorewe mbere ya noteri mu by'ubutaka, kuko noteri ahita abishyira muri registre y'ubutaka y'amakuru agahinduka.
kandi uyu munsi turashimira leta y'u Rwanda yuko mu mategeko agenda avugururwa agenda agena n'igihe. Uyu munsi noneho ntawe ukivuga ngo noteri ku murenge namubuze. Dusigaye dufite n'abanoteri bikorera mu buryo umvikana na mugenzi wawe yuko ubugure mu bwemeranyijeho n'amafaranga muyemeranyijweho utingaya ndayafite, tujye mbere noteri mu by'ubutaka tusinye, ahita bihindura kugira ngo na wa muntu atongera kuzajya kubeshya abantu benshi kuri za mpapuro. Uyu muntu arabaza ati abantu babiri baguze ubutaka ariko icyangombwa ari kimwe, bizajya bigenda bite? bashaka kugandikwa hari babiri cyangwa icyo nacyo nari kukibaza. Nimubanze musubize iki, noneho mutubwire abantu babiri banditse kuri ku cyangwa icyo ni kimwe, noneho abantu babiri banditswe ku cyangombwa kandi tuzi ko bikoreshwa intuza, tuzi ko bikorwa hifashishijwe indangamuntu. Indangamuntu ebyiri zizakoreshwa, zizandikwa muri kiriya cyangombwa. Mubanze musubize. Murakoze cyane. Burya icya mbere ni uko mu mategeko abantu bashobora gufatanya ubutaka mu mpamvu zitandukanye. Bashobora gufatanya ubutaka bashaka gukora ubucuruzi, bashobora gufatanya ubutaka ari abavandimwe. Bivuze yuko birashoboka yuko ubutaka bumwe bugurwa n'umuntu urenze umwe. Icyo gihe rero hari ukuba mwifuza yuko bwa butaka mubwandikwaho nk'ikibanza kimwe mwese. Icyo gihe rwose mwese igihe cyose mwanditse kuri bwa butaka, amazina yanyu azazaho n'indangamuntu zizeho nta kibazo, na cya cyangombwa mushaka kugisorera, akagira urupapuro rumwe abika n'urundi undi abika. Umutekano urihe nuko n'ubundi kugira ngo ugurishe nuko abanditse ku butaka bose bagomba kuba babisinyiye. Nicyo cy'ingenzi kandi bikorerwa mbere ya noteri. Niba abona muri registre utabasanga bwanditseho abantu babiri ariko atari umugabo n'umugore ari abavandimwe, ni ukuvuga ko bose bagomba kwemeza bwa bugure. Bivuze yuko birashoboka yuko ubutaka bumwe bwandikwa abantu babiri batandukanye batasezeranye. Icya kabiri ni uko mu rwego rwo kugira ngo buri muntu wese atunge ubutaka bwe, niba ubutaka ari bunini kandi mwuguriye umuntu umwe, aho kugira ngo abagurishe ubutaka bumwe bunini ngo muzirwarize, biranashoboka yuko abanza akabugabanyishamo ibice bibiri, hagasohoka ibyangombwa bibiri, buri wese akamukora ihererekanya ukwe. Kimwe nuko n'abandi babiri bashatse kubugurira hamwe nyuma bashobora gusaba ko bugabanywamo kabiri, bakagira amasezerano yo kwemezanya yuko iyi nimero yandikwa kuri kanaka n'iyandika kuri kanaka. Ni ukuvuga yuko amategeko yemera yuko ubushake bw'abakiriya burakurikizwa mu gihe cyose butanyuranyije n'amategeko. Hanyuma uyu nguyu ati ikibazo mfite giteye gitya: uguze isambu n'umuntu mu gihe mutarakorana mitasiyo, ugasanga yafashe inguzanyo muri banki, ushobora kandi banki ikeneye guteza cyamunara, igihe cyo kwishyura kigeze, umuntu yarenganurwa binyuze mu zihe nzira? Murakoze cyane. Ahangaha niho twibutsa abantu yuko rwose ubugure bwemewe n'amategeko yubakwe mbere ya noteri w'ubutaka abanza kureba ibyo byose. Nicyo cya mbere. Icya kabiri nuko mbere yo kugura wabanje kureba aya makuru. Burya amakuru iyo ari mu ngwate no muri registre y'ubutaka aragaragara, ku buryo iyo urebyemo uhita ubona ko ubutaka buri mu ngwate, bigatuma utabugura. Iyo rero bimeze gutyo, yakugurishije ubutaka busanzwe buri mu ngwate, mu by'ukuri ibyo bihita bizana imanza, kuko urumva ingwate, iyo umuntu amatanze ubutaka mw'ingwate, mu by'ukuri ntabwo waba bukiri ubwe 100%. Ubuzongera kuba ubwe umunsi yarangije kwishyura ideni rya banki. Kandi itegeko rirengera inguzanyo ya banki, kuko buriya banki amafaranga ikoresha ni y'abandi bakiriya, ni y'abanyarwanda. Itegeko rirengera ibyo ngibyo. Bivuze yuko akugurishije ubutaka ugasanga buri mu ngwate ya banki, bisaba ko gusubiza amafaranga yawe, cyangwa se yarangiza kwishyura inguzanyo banki zavanaho ya ngwate ushobore kwandikisha bwa butaka. Iyo hajemo rero impaka cyangwa se n'ibishobore kumvikana, ni hahandi usanga abantu bagiye mu nkiko bitari ngombwa. Ubwo niyo mpamvu ingwate yose iba yanditse muri registre ishinzwe banki, ariko aya makuru akagaragara muri registre y'ubutaka. Niyo mpamvu dusaba abantu yuko mbere yo kugura ubutaka, nyaboneka banza wirebere muri registre y'ubutaka ko bwa butaka nta kibazo bufite. Ari mu nkiko bwaratambamiwe biragaragara, ari uburi mu ngwate biragaragara, mu buryo ubona amakuru atuma uvuga uti oya ntago mugora ubutaka kuko bugifite ikibazo. Ngira ngo iki ngiki abantu bari babajije cy'ukuntu kiba download dikira cyangombwa, ariko kugifungura ugatubwira ko bisaba PDF, ngira ngo wagishubije. Ikindi mutubarize, se umubyeyi
abaye adafite fone namba imubaruyeho ntabwo ashobora gukoresha iyo umwana we akaba ariyo ashyira aho bikenerwa. ibyo ngibyo nibyo twasobanuye ko mu gihe bigoranye kugira ngo umuntu abone telefone yegera inzego twavuze ziriya zo ku murenge, ku karere ndetse no ku biro by'umubitsi inyandiko mpamo z'ubutaka, gukoresha telefone y'undi muntu rwose ntabwo bishoboka. ubundi hano ni ku bw'umutekano, wa mutekano twavugaga, kuko buri wese agiye asohora cyangwa cy'undi muntu kitari icye ntabwo byaba ari byo, kuko n'itegeko ribuza ko hari amakuru y'ingenzi adahabwa undi muntu atari nyir'ubwite. Bivuze yuko iyo nta telefone umuntu afite bisaba ko ajya ku biro by'ubutaka ku murenge cyangwa se mu biro by'ubutaka mu karere cyangwa ku rwego rw'umubitsi inyandiko mpamo z'ubutaka, hose bashaka kumufasha kumusorera cyangwa kumuha icyangombwa koranabuhanga cye. Ndumva rero yenda tugenda tugana ku musozo, murasaba iki? Ndabona ibibazo byinshi bari babajije byagiye bisubizwa. Murasaba iki abakeneye izi serivisi? Reka duhere kuri Muyombano. Murakoze cyane. Icya mbere tubasaba ni ukwizera ibyemezo koranabuhanga yuko ari ibyemezo nk'ibindi, ariko bikagira agaciro gusa ari uko amakuru ahura nari muri serivisi y'ubutaka. Nicyo mbere tubasaba. Icya kabiri tubasaba ni uko ubugure bwemewe n'amategeko, kubera yuko mwabonye ko buri wese ashobora kwibonera icyemezo koranabuhanga cye akagifotora akagisora inshuro nyinshi. Turabibutsa yuko nyabuneka mbere yo kugura ubutaka banza urebe ko bwanditse kuri nyirabwo. Icya kabiri, ubugure bwemewe n'amategeko nubwakorewe mbere ya noteri y'ubutaka kugira ngo ahite ahindura y'amakuru, noneho ajye kuba buguze kugira ngo hataba n'icyo cyari cyo cyose gishobora gutuma bitagenda neza. Ikindi tubasaba nuko banakwizera n'ibyo byangombwa bari basanganywe bifite agaciro kabyo, ntibagire ikibazo. Gusa ugiye kugura wese abanza kureba ko y'amakuru ahura ari muri registre y'ubutaka kugira ngo ayakoreshe. Icya nyuma nasaba buri munyarwanda wese nuko amenya yuko ubutaka wita ubwawe butakwanditseho si ubwawe, uba bukiri uba ufite ibyago byinshi byo kugira ngo ugire amakimbirane. Niyo mpamvu dusaba uwaguze wese yuko ayihutira gukora ihererekanya kugira ngo wa mutekano ube wuzuye kuri bwa butaka. Murakoze. Yego, icyo nasaba abantu byinshi mugenzi wanjye yabisubiyemo, ntabwo mbigarukaho. Icyo nasaba abantu basobanukiwe n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga ni ugufasha abatarisobanukiwe. Ndabizi neza ko guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'intore mu ikoranabuhanga. Riza ndumva ariyo iyoboye iki gikorwa kugira ngo abantu, urubyiruko cyane cyane, rushobore gufasha abaturage, abakecuru, abantu mbese badasobanukiwe, abatarize, abafite ubumenyi buke mu bijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Iki gikorwa rero tugishyiremo imbaraga. Turizera ko tuzakomeza gukora buno bukangurambaga kugira ngo abantu bamenye ko bino bintu bikorwa, ariko turakorana na Riza kugira ngo n'ubundi iyi gahunda y'intore mu ikoranabuhanga ifashe mu gukangurira abantu imikoreshereze y'ikoranabuhanga n'uburyo bagera kuri serivisi za leta, harimo rero n'izi serivisi z'ubutaka. Umva aricyo nakongeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo mbibutse ko ikiganiro twabanyemo ari ikiganiro cyagarukaga cyane cyane kuri ibi bijyanye na serivisi zitangwa mu butaka, ariko nyine dukoresha iki cyemezo, dusaba icyemezo koranabuhanga cyiyandikisha ry'ubutaka, electronic land title. Ubwo rero mwabyumvise uburyo gisabwa, mwumvise ibyiza byacyo, mwumvise n'impamvu ari ngombwa leta yashyizeho iyi gahunda yo kugira ngo iki cyangombwa koranabuhanga gishobore kuboneka, n'inzira zose umuntu ashobora kunyuramo. Ngira ngo mwazumvise. Abari bafite ibibazo kuri iki cyangombwa mwabibajije, byasubijwe, ariko n'ubundi aho mugifite imbogamizi, ariko buriya hari nimero bashobora kujya bifashisha zishobora kuzajya zibafasha. Turayifite, hari toll free line, umurongo utishyurwa w'ikigo gishinzwe imikoreshereze gishinzwe ubutaka mu Rwanda ni 2142, cyangwa se bakanohereza ubusabe bwabo kuri email ya kiriya kigo nyine, ariyo info@lands.rwa. Hamwe rero n'imbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'ubutaka. Reka rero mbashimire cyane, nshimire abatanze ibitekerezo byabo banyuze kuri Facebook, banyuze kuri WhatsApp. Birashoboka ko igitekerezo cyawe dushobora kuba tutagisomye, ariko nuko twabonaga ko cyashubijwe bigendeye no ku byo
bari baganiriye ahangaha mu kiganiro. Reka rero mbashimire mwese, nshimire Kamira Tanaze nawe watwongereye iminota kugira ngo ibibazo by'abantu bishobore gusubizwa. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Ngende Mukamangoga François, nshimira Muyombano, bwana Muyombano ni umwanditsi w'impapuro inyandiko mpamo z'ubutaka, akorera mu ntara y'Amajyepfo, wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. natwe turabashimiye cyane. Akumuntu Atanazi nawe turagushimiye. nijye ubashimiye. Murakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, icyumweru cyiza kuri mwese. Ngende Mukamangoga François.